Don't forget to subscribe on our YouTube channel to find the wisdom videos. Ubwenge, Wisdom House. Ibi bintu dukomeze kubisubiramo. UN yashinzwe mu nyungu bwite, yitirirwa inyungu rusange. Dugoye kubanza gutandukanya ukuri n'inyito z'ibintu. N'iryo jambo muri Afrika buriya ene assembly bareka tugasakuza mureke basakuze mureke basakuze ntacyo bamaze. Kubera nyine n'ubwo bushakashatsi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yari yakoresheje yari yagaragashakisha impamvu uretse ko nta mpamvu bwasohotse muri 2010. Yego, hari ubwari na kera hari ubwari gutahambaye bari barakoresheje bari bashakisha impamvu bareba ngo bamenye impamvu babona iya mbere iza ku isonga ari byo kuvuga bati abantu bigishijwe nabi mwangane mugire gute, ariko kubw'amatsiko no kutungurana babona ko hari n'igice gitoya cyavuye kubwo bukene wavugaga. Abantu batese ubukene babona ko nabwo bwagiye baye intandaro yo kutaba bamwe yo kuvuga ngo ariko ngo nugira gutya urabona iki, nugira gutya urabona iki. Byari bifite igice gito ariko byari bihari. Abantu babanza no kubusa nk'ababihakana bajya impaka batariko bakene bose ntabwo bakora iby'abanyarwanda bakoze, ariko nacyo cyari ikintu gikomeye. Niyo mpamvu rero uretse gufasha abo bari bahungabanye ku buryo bukomeye, hari n'abandi bari baratatanye, aha yatahuka akaza ntaho ahera. Noneho turavuga tuti reka abantu bazamure bafasha abanyarwanda kuva mu bukene bakurikije ibyo bakeneye badakurikije wenda uko byagenze. Niho rero wabonye ziriya gahunda zo gufasha abanyarwanda kuva mu bukene. Turazigarukaho cyane muri iyo ndorerwamo y'ubumwe bw'abanyarwanda. Bishop John Rucyahana mwakoze icyegeranyo 2010 kibereka ko abanyarwanda bishimiye kandi babona intambwe imaze guterwa mu bumwe bwabo mu bwiyunge kuri 82%, 82%, niba nabisomye neza, n'ibice 3%. Imyaka 5 irashira, 2015 murongera murapima mubona bigeze kuri 92 n'ibice 5%. Uyu munsi ntiduheruka kubona icyegeranyo cyanyu 92 n'ibice 5%. Mwaranyuzwe murekeraho kongera gupima birahagije? Mwakoze cyane kuri bwa kibazo cyo ibipimo by'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Ubundi dukora ibipimo by'ubumwe n'ubwiyunge buri myaka 5, kuko ikigendererwa mu Rwanda buri kintu cyose gikorwa cyaba gifite intego. Nicyo gishaka kutugezaho nk'abanyarwanda. Mu myaka 5 tuba tugira ngo dusuzume imibereho n'ingiro n'imyumvire n'ubushake bw'abanyarwanda mu bumwe bwacu. Ubu rero twatangiye gukora ubundi bushakashatsi, tuzabagezaho ibizava muri ubwo bushakashatsi niturangiza kubukora, kuko ubu turagerageza gukora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo turore ingiro, turore ubwinshi bw'abantu ko babivuga, ariko n'ibitekerezo byabo ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Mu magambo make rero nuko abanyarwanda babona benshi nkuko mwabibonye mu bipimo bashima ko ubu abanyarwanda bakwiye kuba bamwe, nubwo bafite intege nke z'ibibakurura byabaye mu mateka, ariko bose bifuza ko twagira ubumwe. Hanyuma ariko mugifite ijambo, ni hari ibyo mwerekwa n'ubushakashatsi bukoze mu buryo bwa gihanga nka kuriya muba mwabushyize ahagaragara, ariko hari n'ibitagomba ubushakashatsi. Ese hari ibitagomba ubushakashatsi mureberaho mukavuga muti ariko biragaragara ko abanyarwanda koko guhitamo kuba bamwe bihari? Ese hari ibyo mujya muboneraho nubwo byaba atari ubushakashatsi yuko hakirimo ibitotsi cyane? Ahubwo ibyo nibyo bigaragaza ubumwe bw'abanyarwanda kuruta biriya biri academic, biriya by'ubuhanga bikorwa n'abaprofesseur bo mu universities twishyura bakajya gukora ubushakashatsi bakabaza abantu. Kenshi umuntu agusubiza uko wamubajije, ariko ubundi dusuzumira ku mibanire y'abanyarwanda, ubundi turora uko babana. Nk'uko bizi muri iki gihe turimo cyo kwibuka
jenoside yakorewe abatutsi tubona ingiro y'abantu n'imibanire yabo, tubona abantu bagira ibikorwa bitari byiza, bagerageza kubabaza, gutoneka ndetse no kugira ibyo bonona mu buzima bwa bagenzi babo. Ibyo rero kenshi bitugaragariza ko tutaragera aho twifuza kugera, ubundi bitugaragariza ko tugifite kuvura trauma iri mu bantu. Iyo ukurikiranye kurora ibikorwa by'abo bantu biba bifite icyo bishibukaho, tugomba gukurikirana, tutagomba kurekeramo uwo muntu ngo abigumemo. Ni ukuvuga rero ubundi ni intambara tugomba kurwana, kuko ubumwe bwacu bwakomerekejwe n'ibyabaye mu mateka, ni urugendo rwo kuvura abanyarwanda. Ariko iyo usuzumye uko dusuzuma, ukarora aho u Rwanda rugeze, ruhujwe n'amaboko y'abanyarwanda n'imitekerereze y'abanyarwanda n'ubuyobozi bwiza bw'abanyarwanda, noneho na constitution irinda u Rwanda n'abanyarwanda, n'ishyirwa mu ngiro ry'amabwiriza ya constitution n'imiyoborere ya constitution ishyirwa mu ngiro n'abayobora, ubona ko u Rwanda rwafashe ingamba kandi ruri mu nzira nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no kwiyunga kwabo ukurikije ibyabaye mu mateka. Ibyo rero iyo uroye ibiyoboye u Rwanda nka constitution n'amategeko, ukarora noneho n'abayobozi mu ntangiro yo kongera kubohora u Rwanda, n'ibyo bagendeyeho, n'ibyo bubatse, n'ibyo bagize inkingi yegamirwa ari bwo bumwe, bakabishyira mu ngiro no mu gihe gikomeye, nibwo umenya ko utagomba gushaka abaprofeseri kugira ngo umenye niba ubumwe buhari, niba ubumwe buhawe agaciro, niba ubumwe ari bwo buyoboye, urabimenya utabanje guhamagara abaprofeseri muri za university. Turagenda tubigarukaho uko mufite ibipimo mugenda mureba, uko bumva amateka yabaye, uko bibona mu gihugu cyabo, umuco na politike n'ibindi. Ariko ukomeje ku bayobozi, Honorable Jullienne wacu uri muri Unity Club Intwararumuri. Unity Club Intwararumuri mwe mudukurikiye, ni umuryango w'abayobozi, abagore bari mu buyobozi ndetse n'abagabo n'abahoze mu buyobozi, kuko twagiye tubatumira kenshi bavuga ngo mu Rwanda nta uva mu buyobozi agumamo, indangagaciro z'umuyobozi ntizimuvamo, arazikomeza. Ndagira ngo rero kuri ubwo buyobozi yarakomojeho, ubundi abanyarwanda baranavuga ngo umwe ruturutse bukuru kwira hose. Ubu bumwe tuganira bw'abanyarwanda, uwo mugani wahuye ute, iyo filozofi y'abanyarwanda mwayihuje mute n'ibiriho? Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, Unity Club Intwararumuri ni ihuriro ry'abagize guverinoma n'abayibayemo ndetse n'abo bashakanye. Kandi koko kudacyura igihe k'ubuyobozi cyangwa k'umuyobozi biranga abagize iri huriro, ndetse ikaba ari n'ihame twumva buri wese agomba kwiyumvamo, kuko iyo uri umuyobozi buri indorerwamo. Unity Club rero twahisemo kuba intwararumuri, kuko nyuma y'icuraburindi igihugu cyari kivuyemo twari dukeneye urumuri rusimbura umwijima. Uwo mwijima twawujyanwemo n'ubuyobozi bubi, bwarimo abayobozi babi. Mukongera ko iki gihugu mu myaka 26 ishize twari dukeneye umuyobozi utanga urugero rw'uko ari umuyobozi w'abanyarwanda, atari umuyobozi w'agace, atari umuyobozi ushingiye ku macakubiri ayo ariyo yose. Ntabwo rero umuntu atanga icyo adafite. Unity Club Intwararumuri babaye urubuga rwo kugira ngo nibura aho abayobozi biherereye, aho bari, babanze basubiza hagati n'intembero, bicare aho bakomoka ariho hose, ibyo banyuze n'ibyo byose bavuga ko ari uyu munsi tugiye kuyobora iki gihugu gifite amateka, igihugu cyitwa u Rwanda cy'abanyarwanda, hajyaho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda bayikoreramo. Hanyuma iyo ntambwe yo kuvuga ngo reka noneho dukorera u Rwanda nk'abayobozi, tuba abayobozi b'abanyarwanda, kuko abayobozi b'ibice cyangwa buduce bigaragara no mu mateka atandukanye ashyiraho ibirinda abanyarwanda muri rusange, ariko biha n'umurongo abayobozi, ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe, bakagira n'ubwo babibazwa. Kuvuga rero kumwe ruturutse bukuru bucya wakwiriye hose, iyo urebye urugendo rukozwe muri iki gihugu mu myaka 26 ishize, bizaba ari ukwigiza nkana tuvuze ngo ni ibintu byikoze cyangwa
ni impanuka muraduha ibimenyetso simusiga byerekana ubumwe bw'abanyarwanda mu buyobozi muri iyi myaka 26 cyane rwose. bateze amatwi. Murakoze. Icya mbere nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabitwibukije mu mpanuro yatugejejeho, ariko na mbere hose birahari ko twahisemo ubumwe. Iyo urebye gahunda zitandukanye zose zigenewe abaturage ziza kuvugwa, abayobozi basabwa gutekereza no gushyira mu bikorwa zihera ku gutekereza abanyarwanda. Ndi umuyobozi w'abanyarwanda. Abanyarwanda bagomba kugira aho bava n'aho bagera. Umuyobozi utatunganije ibyo agomba kuba gutunganya, iyo agiye kubibazwa ibazwa nk'umuyobozi utatunganije icyo agomba gutunganya. Muri bya nitwa bone accountability. Iyo urebye ubuyobozi kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'umudugudu cyangwa isibo uyu munsi, iyo abaturage bajya kugira uruhare mu gushyiraho abo bayobozi, hari ibintu bitandukanye byashyizweho bivuga ngo ugomba kuba wujuje ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Utabyujuje ntabwo ajya muri uwo mwanya. Ibyo rero byagiye biduha abayobozi bumva ko inshingano bafite, umwera bagomba gutanga, urumuri bagomba gucana rugomba guhera kuri bo ubwabo mu nshingano bafite nk'abayobozi. Navuze nyakubahwa perezida wa repubulika nk'umuyobozi w'igihugu, ariko urebye muri guverinoma, iyo urebye abayobozi b'ibigo, iyo urebye abameye, abayobozi b'uturere, kugera ku muyobozi w'isibo nk'uko nari maze kubivuga, ni abayobozi koko ubona bagaragaza iyo shusho, kuko ntawuhezwa muri ubwo buyobozi. Ikindi kandi aba bayobozi bagiye bashyiraho ibyo navuga ngo ni ibimenyetso bifatika muri ya macakubiri twavugaga, cyangwa bya bindi byatumye ubumwe bwacu bugenda buranduka. Hari reka mfate indangamuntu. Gukuraho ubwoko mu ndangamuntu ntabwo ari icyemezo cyafashwe n'umuturage ku giti cye buri wese. Nuko ubuyobozi bwarebye kuvuga ngo iki kintu cyitwa ubwoko mu ndangamuntu cyabaye iturufu yafashije abashaka koreka iki gihugu guca mu igihugu ibice. Reka tuvuge uburezi. Niba abantu bagomba kujya mu ishuri, umuyobozi ushinzwe uburezi muri iyo nshingano arimo agomba kureba ko iyo politiki y'uburezi igera ku banyarwanda bose ntawe usigaye. Nituvuga ubuzima, umuyobozi ureba ubuzima, umuyobozi w'akarere yavuga ngo gukwirakwiza amazi, gukwirakwiza ibikorwa remezo, ntabwo areba ngo njye mvuka ahangaha, uwo tuvukana ari hariya. Izo nshingano arimo azihagararamo nk'umuyobozi w'abanyarwanda bose, nta n'umwe usigaye inyuma. Numva gusobanura umuyobozi koko ugaragaza ishusho y'imyaka 26 tunyuzemo yo kwibohora no kongera kubaka no gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda, bigaragara neza cyane nyine urebye izo nshingano abayobozi bafite nuko bagenda bazishyira mu bikorwa aho bari batandukanye. U Rwanda hari igihe cyabayeho umuntu yava mu buyobozi nawe ubwo akavuga ngo nubikiwe imbehe, cyangwa abandi bakavuga ngo none mwebwe muri Unity Club muragira muti umuyobozi ni umuyobozi igihe cyose, kuko izo ndagaciro ntabwo azigira kiri mu buyobozi ngo navamo atandukane nazo. Ni umuco wafashe. Ndahamya ntashidikanya ko ari umuco wafashe. Ubishingira kuki ibimenyetso nanone? Murakoze. Uretse ihuriro Unity Club intwaro rumuri, hari amahuriro y'ubumwe n'ubwiyunge ari ku rwego rw'uturere twose ko ari 30. Ayo mahuriro y'ubumwe n'ubwiyunge ku turere arimo abantu babaye abakonseye, ababaye ba burugumestre, ababaye ba assistant, ba sous-préfet, abayoboye amadini, abagize ikintu cyose bahagazemo nk'abayobozi. Kuko aho bari bafatwa nk'inararibonye, bafatwa nk'abavuga ari kumvikana, kandi koko nibyo. Abo bantu iyo bagiye hamwe, iyo bari hariya bafite uko bayobora abaturage. Niyo yaba atari mu mwanya ngo mvuge ngo yitwa umuyobozi w'akarere cyangwa yitwa umuyobozi w'iki n'iki, ya nshingano y'ubuyobozi, rwa rumuri agomba gutwara, ya nshingano yo kubera urugero abamubona bari kumwe nabo irahari. Kuko niyo ugiyeyo, ndatekereza ko mujya hirya no hino, RBA hafi yawe, mujya mu cyaro mugahura n'abaturage, iyo muganira babafata aravuga ati no kwa kanaka
bakoze bati twaciye amaterasi kubera ko kanaka yaraje atubwira ko bigenda bityo, ati dore abana bacu ubu ngubu ni umujyanama w'ubuzima kera ahuze akora ibi adufasha muri ibi, atwigisha uko tugomba gufasha abana bacu ntibagwingire. Iyo nshingano yumvamo, ahubwo kutamuha urwo rubuga rutuma adacyura igihe nicyo kibi, kuko uba wiyambuye amaboko, uba umuheje uvuga ngo hari ipfunwe uba ugiye kumutera kandi atari ngombwa, ariko ubu niyambuye amaboko kuko hariya ari cya kindi kimurimo cyatumye bamutoranya agahabwa izo nshingano kirakomeza n'iyo umwanya w'ubuyobozi yarimo atakiwurimo. Uwo ni umutima, navuga ko ari umutima kurusha uko ari umwanya nka ya mbehe mwavugaga, kuko uyu munsi umuyobozi mu Rwanda ntabwo ari imbehe. Mu by'ukuri navuga ko ari ukwitanga. Umuyobozi muri iki gihugu muri iki gihe ukorera abaturage ku mwanya uwo ari wo wose bisaba kwitanga, bisaba gukunda abaturage kurusha kuramwo amaramuko cyangwa indonke iri buvemo icyo we ubwe agenewe. Iyo mureba imihigo y'abayobozi b'uturere iyo bavuga buri rwego rwose ugezeho usanga mu by'ukuri ikimuraje ishinga, ikimushishikaje, ikimuhangayikishije niba ari yashinzwe kuruta uko ari we. Niyo hari ubiteshutseho kandi akibagirwa ko hariya ari umugaragu w'abandi. murakoze cyane, turacyakomeza kuganira, uzabyitiranya n'imbehe azatahwa n'imbeho. Reka nigarukire kuri Bishop John Rucyahana. Honorable wacu Jullienne aravuze ngo mu bimenyetso mu bigaragara byubatswe kandi bigafatika, kuko namaje n'ibimenyetso bifatika, atanze urugero rwo gukura ubwoko mu ndangamuntu, kubukura mu bwoko bwavuye mu bwonko muri bya bimenyetso, noneho namwe mujya kureba. Urakoze cyane. Gukura ubwoko mu ndangamuntu, gukura ibyagizwe ubwoko mu ndangamuntu. Yego, reka unyemerere mbivuge ni yego, gukura ibyagizwe ubwoko mu ndangamuntu, kuko abanyarwanda ubwoko bwacu urabuzi, bari abanyiginya, abasinga n'abandi, ariko noneho abakoroni, abahutu n'abatutsi byari ibyiciro babigira ubwoko, birafata bijya mu bwonko. Kubikura mu muntu rero ntabwo byahise biva mu bwonko, ni rwa rugendo nakubwiye turiho tugerageza kwigisha abanyarwanda, byatumye ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda bwashyizeho itegeko nshinga rigena uko abanyarwanda tuzabaho, twagarura bwa bumwe bwacu twari dusanganywe, bwononwe n'abadukoronije cyangwa bakatugira uko batugize. Amategeko atuma dushobozwa kugarura bwa bumwe no kudushoboza kubishyira mu ngiro. Ubuyobozi bwiza butuma noneho tunagira uburyo bwo kwigisha, butuma abanyarwanda bagira amahirwe angana, noneho n'agaciro kangana. Ibi rero ni urugendo, ibyagiye mu bwonko burya ntabwo bivanwamo no kubwirwa, bivanwamo cyangwa no kubisiba aho byari byanditse. Ntabwo birotoma, ntabwo ari bya bindi uvuga ngo vamo bikavamo, bivanwamo na rwa rugero rwiza Honorable Jullienne yatubwiye, bivanwamo n'ingiro, bivanwamo no gufashwa. Nicyo gituma tuherekeza mu rugendo rwo kwibohora, n'ibyo nabyo tugomba kubyibohoramo. Ntabwo ari ukwibohora mu bukoroni, ntabwo ari ukwibohora muri jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo ari ukwibohora mu turere n'inzangano z'uturere n'amacakubiri byabaye muri iki gihugu n'ubuyobozi bubi. Oya, ni ukwibohora no mu bwonko, ni ukwibohora no kumenya inshingano z'icyo bimenyesheje kuba umunyarwanda. Kuko iyo Honorable Minister avuga ati ndi umunyarwanda, ndi umunyarwandakazi, nanjye nkabivuga n'undi akabivuga, ntabwo tuvuga ko twahavukiye gusa, tuvuga ko dufite inshingano zo guhesha u Rwanda agaciro, no kwihesha agaciro, no kurinda agaciro kacu, no kurindana. Noneho tukanamenya ko dufite ya soko muzi dusangira nk'abanyarwanda, bigatuma noneho tugira ibyo dukura mu bwonko, n'ubu tukirwana nabyo bitarashira. Muraza kutubwira uko mubikuramo mutabwogeje, barabona ukubwoza, nabyo bikaba ikindi kibazo, nabyo bikaba ikindi kibazo. Ariko turi kumwe na nyakubahwa umunyamabanga wa leta muri Minaroke. Honorable State Minister, mwavuze
mu bigaragariramo ubumwe no kubwubaka no guharanira kubaka u Rwanda twifuza. Muvuga bijyanye n'uburezi budaheza, muvuga bijyanye n'ubuzima, kwita ku bantu bose. Ubwo ngarutse muri za gahunda zigiye zinyurana ziriho kandi usanga hanini ziri muri minisiteri muturukamo zijyanye n'imibereho myiza. Ibyiciro by'ubudehe, hari abantu bagiye bavuga bati ariko ibyo byiciro byo ntibizageraho bikaba icakubiri, aho ku byiciro byo gufasha imibereho, cyane ko na biriya byanditswe ku bwonko ubanza ngo byari byaratangiye ari nk'ibyiciro bititwaga iby'ubudehe, ari ibyiciro by'imibereho. Ni gute ibyiciro by'ubudehe hatazagira ababiyobya bikabangamira ubumwe? Yego, urakoze. Ntawabiyobya kuko byatekerejweho, nta nubwo bikwiye kubangamira ubumwe, kuko icyo bigamije ni ugufasha abanyarwanda nyine kuzamuka. Ubu ngubu mu mpinduka zaje n'icyo ngicyo cyarebweho, kuko n'abanyarwanda bagiye babyibaza nk'uko babibabwiraga. Icyarebweho rero ni ukuvuga ngo ni ugushingira ku byo umuntu ashoboye. Hari ibyo yinjiza nk'umuntu wakoze, nkaba najya nkamenya umushahara wawe n'uwanjye, ariko hari n'imbaraga nifitemo ku buryo n'imbaraga z'umurimo nifitemo ku buryo nshobora kwiteza imbere. Izo ngizo zikaba arizo zishingirwaho. Noneho umuntu ufashwa wenda ntacyo asabwe kindi uretse gukoresha neza ibyo yasabwe, akaba ari wa muntu ko kutabasha gukora. Uko bikoze nta macakubiri yazamo? Ntayo, kubera ko bizaba bishingiye ku cyo ushoboye. Bakubaze bati indoto zawe ni izihe, wumva wabigeraho gute, wafashwe iki? Binumvikane ko ari ukugufasha kwifasha, nta muntu wavana umuntu mu bukene ngo azabishobore. Kuba rero bizajya bigendera ku cyo umuntu ashoboye gukora, ku ndoto ze, akaba yafashwa akabyivanamo kandi mu gihe gitoya, ni ibintu bizadufasha kuzuza ibyo twari twaratangiye. Hanyuma muri ziriya gahunda rero izo mubona kuri mwebwe zagiye zigira uruhare mu kurushaho gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda ni izihe? Kuko ni gahunda nyinshi. Hari izo nabo bagiye bapima bakababwira bati security and well-being, umutekano n'imibereho myiza. Tujye ku mibereho myiza, cyane ko mu mwanya mwavuze muti twebwe komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge irapima ikazana icyegeranyo, tugasubira inyuma tukajya kureba ngo aha niba bahatunze urutoki ko hashobora kubangamira ubumwe bw'abanyarwanda, turajyayo. Mu bijyanye rero no kurwanya ubukene, mugezeyo mu kuburwanya, yego nibyo tujya twumva n'ubuhamya, ariko ni nk'ibihe mwasangaga koko bari bavuze byashoboraga kuba intandaro yo kuba abantu bahembera amacakubiri? Hari ibyo bavugaga, wenda ntitubijyemo ngo tujye kubishakira ibisobanuro, ariko wenda reka nkubwire nk'ibyiza byatugaragariye, bigaragaza koko n'ibyo bakekaga bitabaye byo. Kuba byonyine duhura n'ikibazo nk'ikibazo cya covid, ugasanga mu cyaro nta kibazo bafite, icyo ni kimwe. Cya kabiri, kuba no mu mujyi abantu bafashanya. Buriya na mbere y'uko leta ijya kubyinjiramo, aho abantu batuye baregeranye, bagatuma umuntu mukuru nka bishop tutigenda tubariza uko kwa naka baramutse, hakaba naho ugera akakubwira ati ariko nubwo mwari mwakekaga ko mfite ikibazo, mujye kureba kwa naka uko baramutse. Narabibonye rwose, mujye kureba kwa naka uko baramutse. Ubwo bumwe rero bwubatswe aho abantu batuye, ntabwo yajyaga gufasha ngo ajye kubaza ngo ariko wa wundi n'uwo kwandi, ngo akomoka hehe, ese yavuye aha, ese ameze ate, ese asate, nta wabibazaga. Ibyo rero byatweretse ko nubwo ntawe ukijya muri ibyo bikorwa akoresheje izina rya Honorable Jullienne bavuga ati murebe ko ari uwacu. wapi ntabwo bigihari pe. Mu byo umuntu abona, wenda mu bushakashatsi abahanga babibona kuko baba bafite uko bababaza n'ibyo binjiramo bihambaye, ariko ibyo twiboneye byatugaragarije ko ntawe ugeze atekereza icyo ngicyo. Kuri bya bindi Bishop yavuze ati iyo urebesheje amaso n'ejo bundi mu gufashanya mwabonye ubumwe. Cyane. Murakoze cyane. Hari rero Bahati, wowe uru Rwanda ngira ngo urasa naho iki cyerekezo wagifatiyemo hagati, ufite ikindi wari wakuriyemo. Makuru mfite nuko wagarutse mu Rwanda muri 2011, wari hehe, aho wigaga iki, hanyuma ugeze mu Rwanda wasanze rumeze ruti? Murakoze cyane. Birumvikana ku kibazo cyiza umbaje uti wafatiye
iki cyerekezo mo hagati koko nasanze bigeze hagati ariko ntangira n'uburyo ariko mbere nabaga umutwe wa FDLR muri nabaye Sud Kivu ndetse mbanje kuba Nord Kivu ariko nari ndiyo ku mpamvu z'ubuhunzi kuko hari uko nyine nuko ubuzima n'amateka nayasanze niho wavukiye oya wavukiye navuye mu gihugu mfite imyaka 8 ngerayo ariko mpunze ntabwo meze nk'abandi wari umuntu ugeze kuvuga ngo unabonye abandi biruka unaye ndiruka oya byari bizwi neza ko mu byo numvaga mu byagaragara ko mpunze umututsi hanyuma hari inyigisho twabazaga bati abantu imyaka 400 tubaheka ibintu nk'ibyo twabwirwaga byinshi ku buryo igihe gitoya umuntu aba afite hano mu kiganiro bitashoboka ko byose agenda abigarukaho noneho iyo mwabaga muganiriye ku Rwanda nicyo bababwiraga nicyo ngicyo hanyuma kihe nyine utomoye wenda uruhande rumwe byumvikanaga ko umututsi yafashe umuhutu mukoraniza imyaka 400 nuko nguko byigishwaga babaheka ni byinshi bya karinga ni byinshi bambwiraga mwe ntanabyibuka urumva byabaga ari byinshi birenze ubushobozi bw'imitekerereze yanjye ariko nanoneho hakaza ikindi kintu kivuga ngo ni inzoka ni mujya kubitekereza nabaye mu ishyamba igihe kirekire mbana n'izo nyamaswa buri nyamaswa zose nagiye mbona nasanze inzoka ari inyamaswa yihariye ku bugome ku buryo bwo hejuru ku buryo umuntu aramuza kubwira ngo uriya ni inzoka wongera uzajye kubana nawe muzi ko umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo inkongoro ya dede inyweraho dede wenyine ubwo byo bigoranye kugira ngo ntekereze kongera gutekereza kuza mu Rwanda rurimo wa mututsi ari we wageranyijwe n'inzoka nimujya kureba neza muzasanga mu nyamaswa zibaho inyamaswa bita inzoka niyo yonyine ivuka n'umwana wayo ashobora kwirwanaho kuko umuntu wari umwe n'inzoka ntoya n'uwari umwe n'inini bose barapfa urumva byari bikomeye cyane ngira ngo ni nayo mpamvu jenoside yagize ubukana babikwigishije se nuko nabyigaga babikwigishije bagamije iki cyangwa icyambere bari kugira ngo ujye mu gisirikare nibyo mwigaga mu ishuri wigaga muri hari primaire zari ziyoniki ko tugiye ko ari imyaka kwiga byigeze bibaho ariko byabaga ari ibintu biciriritse byo kutwigisha gusoma ariko nibyo no mateka bakayagarukaho mu nshamake nta mwanya wari uhari wo kwiga byinshi birebire icy'ingenzi ko ari kutwereka umwanzi duhanganye nawe uwo ari we uko ameze uko ateye ku buryo wumva ko kubana nawe bidashoboka igisubizo ari uko agomba kuba atariho ariho ubuzima twifuza muri icyo cyerekezo twabagamo bwari bushoboke ntibashoboraga kubaza utese turi hano kubera iki kubibaza byo ntabwo cyari ikibazo kuko n'ubundi ibyo bakwigishaga urumva twari turi mu ntambara kandi bibaye byose bibi bikitirirwa umututsi sibyo kuba muri hano ibyorezo byaza byatwara abantu uti nta wundi nyirabayazana n'uyu nguyu hanyuma rero urumva byari bigoranye cyane kugira ngo muri nge cyangwa se ntekereze gutekereza kuva ngo nataha mu Rwanda byari ikintu kigoranye cyane kumva niba bamaze gufata umuntu bakamugereranya n'inzoka kandi uzi ko umwobo nk'uko nabivuze mbere umwobo wa dede umwereho na dede wenyine ntabwo byari gushoboka igisubizo kwari ugushaka umuti kugira ngo uwo dede yicwe aveho noneho ngenze nisanzuye mfite muri make ubwisanzure aho wari uri uvaga u Rwanda wabamo ari utarimo abo bandi birumvikana kuko none se hanyuma nta yandi makuru se mwashoboraga kubona avuye mu Rwanda byari bigoranye kuko mu myaka yashize wenda ikoranabuhanga mu ishyamba ryatangiye kuza nko muri 2008 amatelefone atangiye kuboneka ariko mbere yaho twabaga mu mwijima w'icuraburindi nk'ifoto ya Kagame nge nyibonye ngeze mu gihugu mu myaka yose ubwo ni urugero numvaga Kagame bamuririmba nkamva bamuvuga kuri radio ariko kuvuga ngo ifoto ntayo narinze urumva ikoranabuhanga ryari rike 2008 ho twatangiye gutangira kumenya amakuru yo hirya no hino noneho n'abafite abandi bantu bagiye bahungira hanze
hakabaho uburyo bwa communication abantu bakabasha guhuza. Ariko noneho twageze igihe cyo kujya twumva amaradiyo, ngira ngo ari ikiganiro ugeze kugira mbivugaho, umuntu atangira gutekereza. Ariko nanone si n'icyo gusa cyatumije umuntu atekereza, ahubwo hari umuntu, burya umuntu atwaye ubwato arakuyoboye, yagera imbere agera mu muraba ati ngiye ntabwo nshoboye gutwara ahangaha, ntabwo mbishoboye. Uruvango niba uzi tekinike yo koga, ubwo utangira kuzambagura gukuramo inkweto kugira ngo urebe uburyo uravangavanga amazi kugira ngo wambuke. Icyo ni ikintu cyatangiye kubaho. Icyatangiye kubaho abo bantu communication iterambere itangiye kuza, ukabona umuyobozi wa undi wabonaga afite courage, mu minota mike ukumva ngo yageze Zambia, yageze mu bindi bihugu, ya desertinze, sinzi ijambo abantu bararyumva neza. Yagiye. Niwe muntu wari uyoboye, wabonaga ko afite ubushobozi muri we, wa undi wakwerekaga icyerekezo naho muzagana n'uburyo planification y'ibintu ayifite, uvuga ngo yagiye. Niba abantu utangiye gutekereza. Ariko none se Bahati, enda yo n'amateka maremare nta n'umwanya dufite cyane wo kuyatindaho. U Rwanda babibwiraga icyo gihe muri FDLR, uraruvuze, ni u Rwanda bo bumva rutabamo abo badasa, abo badashaka, abo badahuje n'imitekerereze yabo. Uyu munsi wowe nk'uwabayeyo, umukaza ukagera mu Rwanda, nabyo uri buze kubitubwira, ubwira iki abakiriyo, bashobora kuba ari n'abato, ubwira iki abashobora gutekereza ko uwavuye mu Rwanda ari muto cyangwa uwavukiye hariya adashobora kuvugwaho ko ari mu ngengabitekerezo ya jenoside? Icya mbere ni ukuvuga ngo hari ikintu cya mbere ubundi cyabanje kuntungura ngiye nkigera mu Rwanda. Ubundi njya gufata decision yo gutaha, nari meze nk'umuntu uri kugerageza amahirwe, avana okay, hano biranze, reka mbe ngiye hariya, nimbona byanze nzashushanya indi tekinike ku buryo nzakoresha kugira mvemo nigendere. Ubwo nibwo buryo nabibaragamo bubiri. Kuko icya mbere numvaga ko byanga bikunze nshingiye ku mateka yaranze u Rwanda, gutaha kwanjye igisubizo cyo kugenda mfukamira abo nsanzeyo. Nicyo kintu natekerezaga. Wajuje gupfukama? Numvaga ko nje gupfukamira uwo nsanzeyo, azambwira ngo jyaha, nkahita ngenda. Mbese nicyo kintu natekerezaga. Ibyo nari namaze kubyizera ko nzabikora, ariko navuga ni nimbona hari ibindi birenze nzakwepa nigendere. Nibwo buryo nabitekerezagamo. Ariko ikintu cyantunguye nkigera mu gihugu, natunguwe no kubona amaboko anyakirana urugwiro. Ahubwo ngira ngo ni inzozi ndimo ndarota. Natangiye gutungurwa mbona uburyo bisa nkaho byari byitezwe ko ndi umuntu bari biteguye ko ngomba kuza mu gihugu. Ariko nturansubiza. Nturansubiza aho ngaho turi buhagere. Nakubajije ngo uyu munsi amakuru ariho bivugwa, ndetse nuko bamwe muri bo bisobanura, baravuga ngo ntidushobora kuregwa ingengabitekerezo ya jenoside, twebwe twavukiye aha, u Rwanda ntitwarubayemo. Umu FDLR w'ubu muto wavuye mu Rwanda ari muto cyangwa akavukirayo, n'umu FDLR wagiye ari mukuru, bahurira hehe, batandukanira he? Kuri wowe icya mbere, uwagiye ari mukuru hari ufite uruhari muri jenoside, utinya kuza ngo abazwe ibyo yakoze. Icyo ni kimwe. Hari n'undi kuko nawe wigishijwe yerekwa ko aramusaje, hari ibyo ashobora kubazwa ku by'umubyeyi wagize ute wakoze, sibyo? Hanyuma rero wenda ku ruhande rwanjye nshobora kubwira uwo muntu, ubundi umunyarwanda cy'umugani avuga ngo umubyeyi gito araga umwana we urubanza rwamunaniye. Ni ukugeza uyu munsi wa none kubaka u Rwanda bo byarabananiye, bafata decision yo kurusenya bahere kurimbura abanyagihugu. Ariko nanone yumva ko uwo mwana we nawe yakurira muri icyo kintu. Niwo murongo bareresha, niwo murongo areresha umwana we, cyangwa se natwe twarereshwaga. Ni uko kuri, ntabwo ari ibintu turajya gusoma mu bitabo ngo twarasomye. Ni amateka yacu y'Abanyarwanda, ntabwo ari tujya gushakira ahandi. Ni amateka twakuriyemo, ni uko nguko ibintu twagiye tubisanga. Ariko kugeza uyu munsi wa none njyewe ngeze mu gihugu nasanze
byinshi byari ibinyoma bidafite icyo bishingiyeho, byari ibinyoma bidafite icyo bishingiyeho. Nicyo kintu nabonye. Wenda nubwo uyu munsi wa none bigikomeza, iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga ukumva ibyo bavuga, sinzi hari icyo bizabaza honorable bati kozwa mu mutwe n'iki byose. Hari ikiganiro wigeze ngirana n'itangazamakuru ndi gutegura ibikorwa nimo ntegura, umuntu agiye kwandika kuri commentaire andika ngo sha ngo bamaze kukoza mu mutwe. Ibyo ntabwo imyumvire. Urakoze cyane. Reka tuze kubigarukaho. Bishop Rucyahana, ubwo naho nashaka kugaruka rero, gahunda zo gufasha abanyarwanda nka Bahati utashya afite uko yigishijwe, warereshejwe iyo myumvire, warereshejwe urwo Rwanda rutarimo bose, kumuganiriza ngo ni ukoza mu bwonko. Abababwira gutyo mubasubiza iki? abababwira mwebwe ababwira abantu batyo, twe tubabwira ko babashuka. Icyambere, u Rwanda ruraha abana b'u Rwanda amahirwe angana. U Rwanda, itegeko nshinga, amategeko agenga u Rwanda, imiyoborere y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inyigisho zifasha abanyarwanda kwiga kwihitiramo no guhitamo icyiza, ari rwo Rwanda dushaka twese, twahisemo kubamo no kubaka no kuzaraga abana bacu. Na Bahati wagiye muri FDLR bakamuyobya, u Rwanda ruramuha amahirwe, kuko niba se ari wowe wakoze jenoside, Bahati afite amahirwe ahabwa n'u Rwanda n'abanyarwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda n'itegeko nshinga ry'u Rwanda, ko ibyaha bya se wa Bahati atazabibazwa. Ariko Bahati icyo yabazwa ni ugushyira mu ngiro inyigisho mbi bamwigishije, akabishyira mu ngiro. Icyo gihe yabihanirwa, kuko nawe ababigize ibye, bitakiri inyigisho yabwiwe n'ababyeyi. Icyo twari tubigisha nicyo tubashishikariza, ni ukugira ngo bahitemo, barore u Rwanda rw'abanyarwanda barimo ubu ngubu, n'ibyo bamaze kugeraho mu bumwe bwabo, n'ibyo bamaze kwikorera, n'ibyo bahisemo, nabo bazi basanga abandi banyarwanda babane nabo. Kuko reka nguhe nk'urugero, inkotanyi zahagaritse jenoside, ubu turi mu mateka, turibuka, turubaka u Rwanda, turi mu bumwe. Zahagaritse u Rwanda zivuga ko ntawe ugomba guhora, kuko yari inkingi yo kubaka ubumwe no gutanga urugero nk'abayobozi. Bashyiraho ihuriro, wowe urabizi ariko hari abanyarwanda bamwe batabizi, na za political parties mu gihugu icyo bahurira mu rugwiro, bajya inama y'uko bagomba gushyiraho u Rwanda rw'ubumwe bw'abanyarwanda, kugira ngo bose bahurire kuri bwa bumwe bwabo. Ni ukuvuga rero bavuga ko babogeje mu bwongo, ahubwo turashaka kugira ngo ubwongo bugarurirwe ubuzima, ubwonko bw'abanyarwanda buhitemo icyiza ku bw'abanyarwanda, bafate n'inshingano zo kururinda hamwe n'abandi banyarwanda. Kuko buriya Bahati nubwo wamujyana muri Kongo, afite ubundi butumwa yavuga butari ubwo yabwirwaga, kuko yamaze kubona ukuri. Ni ukuvuga rero Bahati yahawe umugisha wo kugira ngo ashibure ubwiza bw'ubwonko kuruta uko yozwa. Ahubwo abamwozaga ni babandi, ubu nibwo ariho ubwonko bwe burerwa. Kuko abanyarwanda tugomba kubigisha kugira ubushobozi, kugira imbaraga mu bwonko, guhitamo icyiza n'ikibi, no gushobora kuvuga guhakana ikibi agakora icyiza. Ni nacyo gituma muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, mu buryo twayobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika, ndetse dufatanije n'intwaro rumuri, twashakashatse mu Rwanda abantu bakoze ibikorwa by'intashyikirwa mu bihe byakomeye mu mateka yacu. Ubu dufite abarinzi b'igihango. Abo barinzi b'igihango ni abantu batigeze bozwa mu bwonko ngo bakurwemo indangagaciro z'ubuntu n'ubunyarwanda, batatatiye igihango cy'ubunyarwanda.
ubwo rero abakoze ibitakorwa abakoze amahano nibo bogejwe mu bwonko ahubwo ubu turiho turashibura imbaraga z'ubwonko. muvuze ijambo abadukurikiye Bishop Rucyahana ati si ukoza ubwonko ni ugushibura ubwiza bw'ubwonko kugira ngo ubwonko butekereze neza ko nta Rwanda rwa bamwe abandi baruvuyemo baruciwemo ruzabaho. Honorable State Minister Jullienne, hari ibyo avuze Bahati ubwo ngeze muri reintegration ati abantu baranyakiriye bamfashije gusubira mu buzima, gahunda zo gusubira mu buzima zigaruka muri ya mibereho myiza. Muri iyi mibereho myiza usangamo utuntu n'utundi ariko turashaka kubirebera mu bumwe. Muri ubu bumwe tuganiraho uyu munsi hakozwe ibintu binyuranye, habayemo gusaranganya amasambu, ibyo byarabaye muri iki gihugu, habayemo kubaka imidugudu, ibyo byarabaye muri iki gihugu, ariko uyu munsi turacyumva utuntu turi ngira ngo ni Bishop Rucyahana wari ubivuze mu mwanya, turi sporadique cyane muri iyi minsi 100 yo kwibuka. Ukumva yarabivuze ati baranduye imyaka, batemye itungo, baryononye ry'uwacitse ku icumu. Biriya mubifata mwebwe nk'ababana n'abaturage umunsi kundi kandi mugakurikira ayo makuru, mubifata nk'ibikorwa sporadique, mubifata nk'aho ubumwe bugitsikiye? Murakoze, ntabwo tubifata nk'aho ubumwe bugitsikiye, tubifata nk'urugendo. Buriya mu rugendo abantu baba ari benshi, bamwe bakihuta, abandi bakagenda buhoro, abandi bakagenda buhoro cyane, abandi bakanasigara bagatakara. Ni ukuvuga ko ibyo byiciro byose mu buzima biba bigomba kubaho. Ubwo twe twakwifuje ko birangira iyi mibare ya 90 ibipimo ko icyo bigaragaza byagera ku 100%. Ariko igikomeye cyakozwe n'ubu ngubu kizakomeza no mu myaka 100 no mu myaka 1000 ni ukubaka ubutabera, tukubaka amategeko areba buri wese. Iyo system ikanoga rwose, noneho iherezo ryabyo bikaba kuvuga ngo nubwo ukibyifitemo nubwo ukinangiye, ariko nuramuka wumva yuko ushobora gukorera ikintu umunyarwanda, ukamukorera ikintu kibi cyangwa ukamudindiza cyangwa ukagira icyo ubangamira, kubera ko uzamenye yuko ingaruka zizakugeraho zishobora kuzarenga uko ubitekereza. Ayo mategeko akaba areba buri wese, umugufi, umuremure, igikara, inzobe, umwana, umukuru. Kubaka rero izo nzego zihamye, inzego za leta nk'uko itegeko nshinga byabidusabye kandi n'abanyarwanda bakabyemera, ukumva yuko ugomba gukora ibyiza, ukagira uruhare mu kubaka iki gihugu, ukubaha umunyarwanda, ni umunyagitinyiro, ntakorwaho, ariko ukamenya ko nuramuka ubikoze uwo uri we wese ingorane uzabyishyura ushyizeho n'ibindi by'umurenge. Honorable wacu Jullienne, tugeze kuri Unit Club Intwaro Rumuri, babaye muri guverinoma nabo bashakanye n'abakirimo. Bamwe muri bo yarakomojeho mu kanya Bahati, ariko ku ikoranabuhanga turacyumva ibintu usanga ari bamwe mu babaye nyine mu myanya y'ubuyobozi, bakaba batari mu gihugu, si bose ariko ababusanya na bwa bumwe kandi bakabishakira inyito bafite uko bazibonye, ni ababaye mu buyobozi. Singiye kuvuga ngo ni ababaye muri Unity Club. Kuri mwebwe iyo musesengura mutekereza ko babaye iki? Murakoze. Hari akantu nasomye muri no minsi bavuga ngo umuntu ntabwo ahinduka, ibimusohokamo uko yigaragaza, ngo ahubwo ni maske, ni ikintu aba yihishemo kigeraho kikagwa akagaragara we nyir'ubuzina. Abayobozi bava mu banyarwanda, ni abantu bava mu banyarwanda barerewe muri iki gihugu, hanyuma bakagera igihe bakaba abayobozi, bajya bava mu kamere ntikurwa na reka, hanyuma yagera muri bwa buyobozi ya ngeso mbi imurimo ikananirwa gucika, akananirwa kubikira. Niba muri we yarahamiye mu macakubiri, akajya mu buyobozi mubwira ngo nta macakubiri, akagerageza ariko bikazageraho bikanga, agaturumbuka akagenda. Iyo agiye haba hagiye we nyir'ukuri, wa wundi wihishaga hano aba yananiwe gukomeza kwihisha muri icyo gikonoshwa, reka mbyite ntyo, akaba uwo ari we. Akenshi usanga biterwa n'uko yagize inda nini agashaka kureba ibigenewe abayobora ngo abyikubire.
bambwira bati hoya ya mategeko ntabwo yemera ko umuyobozi aba ari we wirebaho kureba abayobora akagenda yagera hariya nta muntu n'umwe ukunda kwivuga ikibi agashakisha impamvu yasobanura impamvu ari hariya bariya yasanze bakamwakira iturufu arisha ni ukuvuga ati hariya akagaha kuri ya mateka bahati yatubwiraga uwari ahangaha afite ibyo yakoze agomba kubazwa n'ubutabera akava ahangaha atorotse yagera hariya kuko nta muryango ukunda abarenganya abandi ashaka iteka igisobanuro cy'impamvu ari aho ngaho kandi iteka akagishaka avuga ko ikiba ari abandi ikibisiwe nimusubira inyuma muzasanga abo bose babivuga ufashe umwe ku wundi ugasubira inyuma ukamureba mu bihe bitandukanye ari umuyobozi hano cyangwa na mbere uko aba umuyobozi hariho ibintu bidatunganye yakoze cyangwa yagiyemo yakabaye abazwa akaba ariyo mpamvu yagiye hariya yaba ari umunyamuryango w'Unity Club cyangwa atari we ibyo byose yabaye umuyobozi abatutsi navuga ngo ni nko gutuka iryo zina ry'ubuyobozi mu by'ukuri ikindi abayobozi dufite muri iki gihugu navuga ko byabaye uruhererekane hari abayobozi bayoboye no muri sisiteme zindi muri politike zindi zitari politike yo guhuza abanyarwanda ya politike y'indonke yandi y'imbehe yandi ivuga ko uriya ni mubi niyo wamugira ute ntashobora gukira uwo nguwo ngo umuntu ntakiri kimwirukaho ntakiri kimwirukankamo uko byagenda kose bigeraho bikanga nibo usanga mu by'ukuri bari muri icyo cyiciro ashobora guhinduka wenda ageze aho akicara agatekereza neza yahinduka ariko icyo dushima ni uko atari bo benshi si bo benshi kandi icya kabiri biramunanira nyine kuba mu byiza ni nko kuvanga amazi n'amavuta cyangwa ibintu bitavangika akivanamo akagenda akiyerekana bigatuma n'aba baturage bashobora kugereranya uriya uri hariya n'uri hano bakamenya ukuri ubuyobozi bw'u Rwanda muri iki gihe n'abayobozi mubona honorable mugifite ijambo mubona nyine uko kuba umuntu yarabaye mu buyobozi hanyuma uyu munsi akaba avuga ibindi binyuranye n'ubuyobozi bunyuranye n'ibyo yavugaga icyo gihe muragira muti abaturage nyine bakwiye kureba bakamenya mubona abaturage bamenya basobanukirwa nyine ko arimo kubiterwa n'izo mpamvu mwise kamere yanze gukurwa na reka rwose hari ubuhamya kuko uragenda ugasanga uwo muyobozi yabaye hano ntabwo ari baringa abo yakoranye nabo abo yakoreye hari ubuzima babanyemo nawe hari ubuhamya bafite gufatika niba yayoboraga koperative niba yayoboraga ikigo niba yayoboraga minisiteri abo yarenganije abo yimye ibyo bagenewe abo yahutaje kubera zangirwamoko bishop yavugaga yanyengabitekerezo yanze kumushiramo iyo amaze kugenda nibwo avuga ati twibazaga impamvu yibi ntituyimenye ariko ubu noneho dushobora kuyibona dushobora kuyumva umuturage akaguha ubuhamya aho ati ngewe uyu nguyu yagiye yaraje afata amafaranga ntiyayishyura nkakomeza amwishyuza ntanyishyure akambwira ko ubundi ntakwiye no kuba mutinyuka nk'umuyobozi agashaka ibintu byo kumukanga bwacya akagenda iyo agiye umuturage niyo atarebye ibindi bya politiki bihambaye wareba ideni agiye atamwishyuye areba isambu yari yaramuhuguje areba inka ye yari yaratwaye areba mu burenganzira bwe nk'umuturage icyo uriya muyobozi wagiye yari yaramuvukije akiri hano ntibigorane kumva ukuri n'ikiza kandi ni uko usanga biba mu gihe gito ntabwo biba ngo bizagere kubuzukuruza ngo aribo bazajya kubireba oya biba muri cya gihe kigufi aho bya bindi yakoze bidatunganye bitaribagirana abantu bakibibona murakoze cyane honorable state minister Nyirarukundo Jullienne abadukurikiye kuri radio Rwanda nicyo gituma asubiramo amazina kugira ngo bumve uvuga uwo ari we hari abajya batekereza ndanakibaza na bishop rwose kuko turaganira ku kwibohora ariko tubirebera mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda mu Rwanda twifuza hari abajya batekereza bati kuri bira bya accountability kubazwa ibyo ushinzwe kuvuga batari ko buriya ibintu bimwe n'uwajya atorera kugira ngo ubumwe busugire ubumwe busagambe batijisho ridahuga ntirihaka abanyarwanda mbese bagasa n'abavuga bati rigeri wayigabanya ariko abantu wenda
bakaba bari aho bari hamwe nuko tukagira amahoro. Oya, urakoze, ni ikibazo cyiza, ariko ntekereza ko abanyarwanda bo barabizi ko nta burenganzira dufite, nta ruhushya dufite, nta burenganzira dufite bwo kuba abanyarwanda babaho nk'aho nta cyabaye, ngo utaribwa ntarinda. ubu ni ukuvuga ngo twese icyo twemeranyeho ni uko tugomba kubaho nyine nk'aho ibyo byabaye, kugira ngo rero ubyirinde ntabwo wabigarukamo, kugira ngo hari ikintu cy'ibindahiro ukavuga uti ibi ntibizongere kubaho, ntibizongere kubaho. Ntekereza rero ko ababitekereza gutyo ni ukwihenda, ariko noneho ubu ngubu n'abanyarwanda ntabwo babyemera ko byajya muri ubwo buryo ngo wihangane kugira ngo se bitange iki. Niba ari ubumwe n'ubwiyunge, ikiguzi cyose byadusaba twagitanga, ariko ikiguzi cyo kurengera bamwe n'abandi cyo iyo nzira nta wakongera kuyisubiramo. Urakoze icyo yo kuvuga ngo ijisho ridahuga ngo ntirihaka. Ibyo rero byo kuvuga wari uvuze uti iyo migani y'abanyarwanda n'umuco w'abanyarwanda wemereraga umuntu kugira utwo atwara atatugenewe ariko bakamwirengagiza. Ibyo u Rwanda rwahisemo ni ukugira ngo rwigire, icyo u Rwanda rwahisemo ni ukugira ngo rugire agaciro, icyo u Rwanda rwahisemo ni ukugira ngo rushobore kubaho ariko ruzabana n'amahanga yarugize uko rwabaye. Dushaka gukira kuva mu byo batugize, kugira ngo dushobore kubaho nk'abanyarwanda ni uko tugaragaza ko turi abanyakuri kandi dufite intego y'ubuzima kandi tugiye kwigira, kandi ntabwo twashobora kwigira duhuga tudasaba abantu accountability. Ntidushobora kwigira ngo tugire na corruption, kuko icyo gihe dusenya ibyo twari dukwiye kuba twubaka. Icyo gihe uwiba ahetse mu kinyarwanda bavuga kwabwiriza uri mu mugongo, abwiriza uri mu mugongo. Dufite urubyiruko tugiye kuraga u Rwanda, dufite urubyiruko tugiye kuzaraga ubuyobozi bw'iki gihugu, dufite urubyiruko tugiye kuzaraga kubaka ubukungu bw'igihugu, kandi tubigishe kwiba bwa bukungu. Buzaza bute? Tuzigira dute mu mahanga? Tuzahesha dute u Rwanda agaciro mu mahanga niba twigisha abo duhetse mu mugongo ubujura? Kuko wanze ukunze uzabikora babimenye. yego, Uzica ijisho babyibe, abana babayibye baziba nka basi. Ababonye uriya yiba mwica ijisho nabo bazigisha abana babo kwiga, n'abana babo nubwo se ataziba na nyina bazara wa wundi wibye wakize bamukurikize kugira ngo nabo bakire nk'uwibye. Ntabwo u Rwanda rero rwakwihanganira kwigisha ibyo abana barwo, kandi kwigira ntabwo bijyanye no kwiyiba. Kwigira ntabwo bikorana no kwirogera. Ni ukuvuga rero ntabwo guhitamo k'u Rwanda ntabwo abanyarwanda bagukinisha. Ubumwe bwacu twabugize isoko dukuramo imbaraga, tuvomamo imbaraga zanemeye, ituma dukora ibyo dushobora gukora, ituma muri iyi myaka 26 dushobora kuba mu mahanga, si muri Afurika gusa, no mu mahanga yandi, tugira imyanya y'imbere mu njyana yo kubaka ubukungu bw'igihugu. Tuba mu ba mbere mu njyana yo kumenya uko ducuruza hamwe n'amahanga, tukamenya nubwo batugize batyo, tukamenya uburyo bwo kubamenya no kubarinda kugira ngo batadusubiza aho twari turi, ariko tukamenya uko tubana nabo, ko dufite ibyo tubakeneyeho. nta politike yashoboka rero yo kwihanganira intege nke ngo ni ukugira ngo ahari amahoro oya, ntibishoboka. ngo ni ukugira ngo turamukane ibibi, duhemuke turamuke. Uwo ntabwo ari umugani w'abanyarwanda. Bahisemo agaciro, bahisemo iterambere, bahisemo ubumwe, kandi ariyo soko tuvomamo guteza imbere cya gihugu.
ahanini ndabivugira ko urabizi biriho baba bavuga bati twarahunze mu nzi za politiki, ariko nanone ugasanga hari bimwe uwacu Jullienne yavugaga ati ubutabera bwagaragaje dosiye iyi n'iyi y'uyu muntu n'abakoranye nawe baramuzi. Ubwo niho muravuga ati saho ubutabera ntibwadohora, ariko kandi bwadohora ahubwo nibakurikirane, bwari bukwiye gukurikirana n'izindi dosiye zitaragaragara zikagaragara, kuko izo buriya ibyo bikorwa kuvuga ngo twarahunze turahungutse noneho reka turye n'ibyo tutari igihe twari twarahunze, cyangwa twabaye aha batuvutsa kugira ibyo tubona, kuko buriya ntabwo ari abahunze gusa bashonje, n'abari aha barashonje. Ariko noneho ngo ubwo haje ubuyobozi butuma ubukungu bw'igihugu n'umutungo w'igihugu ugwira, twisahure. Ibyo ntibyaba muri ba bandi bari mu bumwe, bafite guhitamo, bafite intego yo kubaka cya gihugu kikagira agaciro mu ruhando rw'ibindi bihugu. Dushaka kubaka igihugu gifite agaciro mu mitekerereze no mu mibanire n'ibindi bihugu. Kandi noneho bya bindi batuvuga, babandi ya mahanga tuvuga, ya mahanga dukorana, ya mahanga atuguza amafaranga, yazaza kudusura agasanga kureba ibyo baduha, ibyo tuguzanya nabo uko bikora, bagasanga ari twe twabisesaguye, twabikoresheje neza, noneho n'ubundi bakadutuka ibyo badutukaga. Ntabwo twaratutswe bihagije, ntitugomba kongera gutukwa muri izi mbaraga z'ubumwe twubaka, ntabwo turaba gutukwa. Bahati Jean Bosco, ugeze mu Rwanda, waje wabuze uti ndapfukama ariko wenda ndebe ko nabaho, hageze barakwakiriye ntibagupfukamishije, ndashaka kubanza kumva umwuka wari mu baturanyi, wari umwuka umeze ute? Hari ukuba leta yakwakiriye, ariko se n'abaturage barakwakiriye? Ubundi abaturage natangiye kubona leta bwo yatangiye kunyakira umunsi wa mbere ngera ku mupaka wa Rusizi, natangiye kubona igihugu kibonye umunyagihugu wabo cyari gikeneye, natangiye kubona iyo shusho. Ariko noneho ngeze mu gihugu mo imbere, numva ntashaka kugaruka, ariko kuko biba ari ngombwa, kuko hari igihe abantu babigira nk'indirimbo, ariko nibwo buzima bwanjye, abantu bajye bareka mbivuga uko biri, nibwo buzima bwanjye. Ngeze Kabaya niba ubohokeye kubivuga, turi mu kwibohora. Yes, niba ubohokeye kubivuga ubivuge. Iminsi 10 yonyine nibwo umudamu yahise akenera kujya ku bitaro. Nta bandi bangemuriraga, bari abanyarwanda nsanze mu gihugu, nta nshuti nari mfite mu gihugu, kuko inshuti nari nzisize hanze, b'abantu twakuranye, twabanye mu buzima butandukanye, twagiye dusangira amateke byose abo ngabo. Urumva mu gihugu nari meze nk'umuntu uje, reka mbyite ko nkaho nari nyakamwe, ko nta nshuti, nta muntu n'umwe nari mfite contact ye, kubanza nta na telefone icyo gihe nari nakagera ku buryo ndagira uwo mpamagara. Ariko navaga ku bitaro bya Kabanga nkamanuka mu isantere, abantu bakabona imyambarire yanjye itandukanye n'iyo mu gihugu. Hari imyenda ariko abantu bose bakagiye amatsiko kunganira no nje vuba mfite umurwayi kukaba, ariko umva mu bitaro abantu barangemuraga ntazi. Waryamye mu nzu cyangwa waraye hanze? Twaje dusanga inzu yacu ihari, inzu yacu twasanze ihari. Kuba ni kimwe, ndavuga wayiryamyemo, ndashaka kuvuga kuri security, umutekano wizeye. Umutekano urumva ntabwo umva inkotanyi narigishijwe, ntabwo nabyizeraga neza, ni iyo yose arigeze zamvumbura tuhona birahindutse, ntabwo nizeraga neza. Ariko uko abaturage bagendaga banganirizaga byampaga icyizere cy'uko byagendaga. Icya mbere uretse iby'abaturage, we nageze mu gihugu mo imbere, natekereje icyo nakora, ntangira ibintu byo gushakisha ngo ubucuruzi kugenda ibyo. Ariko umukiriya naje kubona umukiriya wankundaga cyane kuza kungurira, akagura yarangiza akagenda, nimugora nkabona yagarutse. Nyuma yaho ubwo bari amaze kumenya uwo ndi we, aranganiriza byero, arambwira ati buriya ati ninjye executive w'aka kagari, ati rwose igihugu wagezemo ni igihugu ugomba kwisanzura, nihagira umuntu ukurenganya uzaza umbwira, nihagira umuntu ugutunga urutoki akubwira ko aguhora uriwe aho uvuye, cyangwa akanabigucyurira byonyine, ahubwo neze numva afite ijambo cyane kuruta nawe nsanze
mu gihugu burya ndakaze kuri urwo cyangwa ni abandi ntabwo nabyumvaga ariko noneho birakomeza bifata indi ntera bigera hejuru cyane kugeza ubwo natangiye kumenyerana n'abandi baturage mu gihe gitoya mbona icyo gihe bakoze amatora y'umuryango FPR ngiye kubona mbona baje bemeje ko ari we chairman w'umudugudu wacu n'iki none se buriya murabona byari byahura ati turabona wabishobora ati ndumva maze manda nk'ebyiri manda ebyiri ndazirangije urumva ibyo ni ibimenyetso simusiga bigaragaza icyizere u Rwanda rwose rungirira n'abanyagihugu urumva nta nubwo nari nagiyeyo mu matora sinzi ibyo nari nazindukiyemo bituma barazindutse cyane kugira bajya mu mirimo bafite ibyo bagushimye si uko gusa wari waravuye hanze ntabwo mbizi icyo bagize ariko icyo ni ikintu cy'ikimenyetso naguha cyerekana urugwiro igihugu cyanyakiranye urabohotse ku buryo utakivuga uti inkotanyi ntawamenya kuri ubu ngubu urumva ugisha ukuri bahati ubundi mbere nta twaziteganye twavuga inyenzi urumva bavuga ngo ziraje ubu nkahita ntangira kuyaho ndasimbuka inyura ubona ko bihindutse ariko ubu ngubu ni inshuti zanjye bikomeye ngira ngo turirirwana turabafatanyabikorwa bikomeye ngira ngo hari ntangiye umuziki hari indirimbo nigeze gukora aba aribo bayishyura muri studio urumva inkotanyi ni abantu dufitanye igihango none uyu munsi nanjye ndi inkotanyi meze neza ndetse ibyahariya byo nsigaye mbifata nk'aho ari inzozi nk'atari ibintu byabayeho ni uko aba ari ubuzima umuntu yakuriyemo bidashobora kwibagira ariko hari igihe ngira ngo ni inzozi nta nubwo nigeze mbubamo ubwo buzima hari igihe ntekereza nkagira ngo hari ntabwo ku ikoranabuhanga ryagezeyo ugeze kubivuga uti muri 2008 ryari ryatangiye kugerayo ikiganiro nk'iki bashobora kugikurikira bashobora no gukurikira n'ibindi biganiro utekereza ko kudaca imigozi kwa bamwe bakiriyo cyane bakiri bato guterwa n'iki icya mbere hari ikibazo cyo kuba hari abagiye ari abana ariko bagira ababyeyi babo bagapfa ntazi aho azataha icyo kibazo nacyo ngira ngo abayobozi bo muri minaroke muzirikana ko hari abantu mufite bazaza mugashyuyoberwa n'aho bavuka atazi ngo avuka he tuve nk'urugero nk'umudamu wanjye ni njye washyizemo imbaraga ngeze mu gihugu kugira ngo menye aho avuka ariko ntabwo yari ahazi yarabura ngo ni Butare namuze ni muyiwe murenge wapi yahoze ari komine reka da segiteri se reka da seriye wapi ubwo urumva ngewe nakoze communication nabo twari kumwe nabo mu ishyamba bageze mu gihugu mu imbere bari baza ababyeyi be bampadone zose kugeza igihe ngeze urumva hari abantu bameze gutyo gutaha niyo mpamvu kumva bamwe bagiye mu bindi bihugu bigiye baturanye kumva ko mu Rwanda nta gakonda hafite kuko uwakagombye kuba yari kuzamuyobora ngo amugezeyo ntabwo akiriho abo ngabo barahari hari abandi ubura uburyo kubera iki hari ahantu utekereje gutaha bikamenyekana urapfa ngira ngo 2009 muri operasiyo Kinyade mushiki wanjye yaratashye buke mu gitondo nsanga agapapuro munsi y'urugi ngo nyine ngo urumva ngo yembaye ngiye ngo Imana nibishaka ngo tuzabonana urumva mushiki wanjye nkurikira twonse ibere rimwe ntabashe kumbwira ati nyaboneka njye ndabona hano byanze nditaye wowe ufite gahunda ngo tujyane ntabigeze ambwira ngo nyine ngo urabona ngo Imana nibishaka urumva hari abantu bariyo muri ubwo buryo kuko sintekereza ko abantu bose bakibona icyizere muri FDLR ko hari aho izabageza cyatangiye kuyoyoka kuva 2003 mu kwezi kwa 12 General Major Paul Rwakabije amaze gufata umwanzuro ko atashye mu gihe wabonaga ari we muntu abantu bose bahanzeho amaso n'abandi benshi baradeserita bamwe bajya za Malawi abandi mu bindi bihugu bigize abantu bakomeye urumva uko byatangiye ukumva naho ubuyobozi bugeze wumva ko babandi bari basini baza amateka y'u Rwanda babaye mu gisirikare muri Expert bari bakomeye abenshi abatarashaje abenshi bagiye bashwiragira hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye icyizere umuntu uriyo nta cyafite cyo kuvuga ngo nataha ahubwo ikibazo aho ndi ese urugendo rwo kugira ngo mfate inzira yo kuvuga ngo ndatashye nzabasha kugeraho ntarapfa ngo ngwe mu nzira ngira ngo ahanini abenshi icyo kibazo bagira ute bahura nayo kuko twese mu gutaha iyo ubaje umuntu wese watashye na Rwarakabize umubaje ati watashye utayakubwira ko nubwo ari mukuru yashushanyije kandi kuko yarashushanyije ngenda bizi yarashushanyije bari duhari
ibyo yabyivugira ntabwo ndabizi turi hashushanyije tubona aragiye tewe uko bigenze ubwo n'abandi bose biranakomeye kugira ngo gufata umwanzuro ni kimwe ariko no kugira ngo uhaguruke utere intambwe ngo uragiye urinde ugera ku mupaka utarapfa ikiri ikibazo. Bahati ni ukuvuga ngo hari abakiboshywe nuko bigishijwe. Yes, barimo hari n'ababohotse batekereza ko batabona gakondo mu Rwanda kubera ko uwakagombye kumuyobora ntawe hari n'uwabohotse ndetse ubona ko aza hazajya ariko inzira yo kugira ngo iboneke kugira ngo atahe nayo ikaba ikibazo. Ibyo byose ni ibintu bigenda bigira ute bihurira, noneho hakiyongeramo n'aba bantu honorable yahoze avuga bahoze mu buyobozi bw'igihugu bakagenda kubw'inyungu zabo kubw'ibyo bakurikiranweho babazwa, yagera hanze akavuga ngo yererere ngo ibintu byarakomeye ngo yumva noneho wa muntu wari warigishwe nka bya bindi byanjye bya mbere kavuga ati hari ahantu rero bahambwiye kera hano nzajyayo. Urumva ni ibintu bivangavanze ariko bidusaba imbaraga cyane kugira ngo abantu babohoke ndetse no gushaka inzira kuborohereza kugira ngo uburyo bwo kugira ngo baze nabwo bushoboke kandi inzu ko leta y'ubumwe byose igenda ibikora ariko urumva ko hacyari icyo kibazo gihari kandi nabwo ko kitoroshye. Urakoze cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro, honorable Jullienne Uwacu muri Unity Club murabyumvise, mwebwe cyane cyane n'abayobozi. Ese uwo yaratashye u Rwanda rwaramwakiriye, ese bariya bo bari hanze bavuga babaye mu buyobozi bafite ibyo byaha bakurikiranyweho cyangwa bashobora no kuba bafite n'izindi mpamvu zibibatera, ni impamvu z'u Rwanda gusa? Hari ababa ibikoresho by'abandi? Iyo musesengura musanga ari iki? Ese uwaza yakwakirwa? Amarembo aruguruye, amaboko rwose yiteguye kwakira umunyarwanda wese igihe aje atekereza gutaha. Ariko nk'uko wari ubivuze, hari ababikora ku bwabo ariko hari n'ababikora ko babaye ibikoresho by'abandi. Ntawashimirwa ko yabaye igikoresho, ari umuntu muzima yagombye gushyira agatima impembera akavuga ngo njye mbivuyemo. Ariko iyo urebye amateka yacu n'ibyabaye muri iki gihugu, hari abandi bafitemo inyungu ko bikomeza bikamera nk'uko bahatabivuze, basa nk'ababitse iyo mitwe cyangwa abantu bameze batyo. Ejo bundi mwumvise nyuma y'imyaka 26 umuntu basanga mu nzu ntabwo yari mu mwobo, ntabwo yari ahantu hadashobora kugera, akaboneka nyuma y'iyo myaka. Bivuze ko hari ababirimo ku bwabo, hari ababirimo no ku bwabo no ku bw'abandi. Ntabwo umuntu yabyirengagiza. Ariko icyo nashaka kuvuga cyanagarutsweho, umuyobozi nyakubahwa perezida wa repubulika n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye dufite icyerekezo cyo kuvuga ngo reka twubake u Rwanda twifuza, u Rwanda rudaheza, u Rwanda abanyarwanda bose biyumvamo. Muri Unity Club umwaka ushize twagize ihuriro, ubundi buri mwaka tugira ihuriro rihuza Unity Club members cyangwa abanyamuryango wa Unity Club n'abandi batumirwa. Tuvuga ngo reka muri iri huriro tuganire kuri ndi umunyarwanda nk'igitekerezo ngenga cyo kubaho kw'abanyarwanda. Aho uri hose, waba uri mu gihugu, waba uri hanze y'igihugu, waba uri mukuru, waba uri muto, wumve ko handi uzagira gakondo, ntawe ushobora kuzahinduka undi wundi. Icyo wakwifuza cyakwiyongera kuri wa wundi uriwe z'umwimerere w'umunyarwanda. Kandi kugira ngo bifate, birumvikana bigomba guhera mu bayobozi ariko bikajya no mu bato babyiruka, mu rubyiruko. Baje yavuze ati mu bariyo hari abato bavukiyeyo bakafasha ababyeyi batazi aho bazajya, hari abagiye ari bato babona badashobora kugaruka mu gihugu. Nyakubahwa perezida wa repubulika ndifashisha impanuro ze ubushize twibuka jenoside yakorewe abatutsi, yavuze ngo yabwiraga abanyarwanda ntabwo ari abacitse ku icumu gusa, mwapfushije ababyeyi ku bw'umubiri ariko hari umubyeyi musigaranye, ni igihugu. U Rwanda ni umubyeyi w'abanyarwanda bose, abarurimo n'abari hanze babishaka, kuko ntibyaba ku gahato. Nibanza rero bazakirwa, kandi izo nyigisho zihabwa abato bari mu gihugu n'abato bari hanze. Hari itorero ryitwa urunana rw'urungano rihuza urubyiruko
ruri mu byiciro bitandukanye. Inshuro rimaze kuba haje n'abanyarwanda urubyiruko rwavukiye mu mahanga cyangwa bagiye ari bato babwirwa bibi cyane ku gihugu, bagaruka ahangaha bakabona ibinyuranye n'ibyo babwiwe, bakazagera n'ubwo bafata umwanzuro bakihitiramo kuko ni amahitamo. Ndavuga ngo rero abayobozi, igihugu cyubatse, kuko harimo n'abayobozi uyu munsi bari bato kiriya gihe ndetse n'abayobozi bari bakuru, amahirwe tugira nuko dufite icyerekezo cy'ubuyobozi bwiza bushaka ineza y'abanyarwanda bose nta vangura. Igisigaye ni uko gahunda zitandukanye zagiyeho dukora uko dushoboye dufatanije kugira ngo zigere ku musaruro zigomba kugeraho. Bahati uri ahangaha wageze mu gihugu akakirwa neza, afashe na wa wundi wasigayeyo ko nagera mu gihugu azakirwa, ubuyobozi burahari kumwakira n'ibindi bitandukanye. Ndetse n'iki kiganiro nabwo ni ubundi buryo bumwe bwo gutuma abantu bumva ko u Rwanda ni urwabo, ubuyobozi buhari ni ubwabo, n'iyo abayobora baba hari indi shusho bababonagamo cyangwa babumvagamo. Icyiza ni uko abayobozi b'iki gihugu bahuza imvugo n'ingiro. Murakoze cyane. Reka dusigaranye iminota 4 ndayigabanya Bishop John Rucyahana. Muri cya cyegeranyo cyanyu cyo muri 2015 ngarutse cyane kuri akangaka dusoza, mwerekanye ko public media, itangazamakuru, sinzi niba ndi buvuge rya rubanda, rya bitaga irya leta, abaturage bavuga ko rifite uruhare mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kuri 78% n'ibice 6, private media 64 n'ibice 3%. Ariko rekane kujya muri iyo mibare cyane uyu munsi, bimwe mu byonyi by'ubumwe cyangwa mu bihato bishobora gutuma bamwe ubumwe batabwumva nk'uko bukwiye kuba bwumvikana, harimo n'ibinyura mu itangazamakuru. Hariya muzahashyira uwuhe mwotso? Urakoze cyane, ngira ngo uvuze ibiriho. Itangazamakuru cyangwa abari mu itangazamakuru ni bamwe mu bafatanyabikorwa bacu ba Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, hamwe n'abandi banyarwanda bubaka u Rwanda, basa n'u Rwanda, twiyubakira hamwe twese nk'abanyarwanda bari muri bwa bumwe bwubaka icyerekezo dushaka kujyamo twahisemo. Ariko kandi hari n'abandi mu itangazamakuru koko bakinyuranya, bacuranya n'injyana y'itangazamakuru rusange, bavuga ibitajyanye n'ibyo dukora, cyane cyane abari hanze, abari muri za club z'itangazamakuru n'abishyize hamwe kurwanya ibyo dukora no gusebya ibyiza by'u Rwanda. Kandi bibagiwe ko ibyo Honorable Jullienne yaramaze kuvuga, nubwo aho baba bari hose abanyarwanda bari muri diaspora nta kindi bazabacyo, isoko yabo niyi, nubwo bashaka kuba abiyo bagiye ntibazababo kuko ari abanyarwanda. Isoko yabo rero bagombye kuyikunda, ntibayitobe. Ego barayitobera rero. Ariko ibyo ari byo byose ntabwo turekeraho, kuko mu Rwanda dufite itangazamakuru, dufite abantu bari muri za ambasade zacu dukorana nabo, dufite abasore n'inkumi biyemeje dukorana b'abafatanyabikorwa, baganira, bagaragaza ubwiza bw'u Rwanda, badahangana na bariya. Ibyiza u Rwanda rugezeho nabyo bikajya muri media, bikajya muri social media, muri communication, noneho bariyo bagahitamo, abantu bagahitamo. Ubu ngubu icyo turiho dukora mu itangazamakuru, bariya bariho bavuga ibitari byo, bashaka kuyobya abanyarwanda, turabereka ubwiza bw'u Rwanda, abanyarwanda basoma bya bindi bagasoma n'ubwiza bagahitamo. Urakoze cyane. State Minister, dusoza rero, mu kanya Bahati mu buhamya bwaravuze ngo umuyobozi w'akagari yabanje kumbera umukiriya, ariko aranambwira ati humura. Iyi myitwarire y'uyu muyobozi wamuhumurije ni ku giti cye, ni we muyobozi wegereye umuturage, ni iki? Ntabwo umuntu yabifatanya, ashobora kuba ari ku giti cye, kuko n'ubumuntu bwe n'uko ateye byaramufashije kubimubwira, aramuhumuriza. Hari uwabitekereza ntabikora atyo, ariko noneho na politike y'igihugu niko iteye, nihumuriza, niha buri wese umwanya we, niha buri wese amahirwe kugira ngo yubake igihugu cye.
nabyo tubyibuke nk'uko Bishop yabivugaga. Uru Rwanda ni urwacu twese, buri wese agomba gushyiraho itafari rye kandi leta ikamufasha kubikora. Ubwo rero ngira ngo mu gusoza kuko aya mahirwe kuba turi kumwe nawe, turi kumwe n'abandi no kuba umuntu yatanga ubutumwa muri rusange, ngira ngo icyo dukwiye kwihatira ari twe, ari ababagarutse mu gihugu, ari n'ababakiriye, kumva ngo aya makuru yageze kuri buri munyarwanda wese ahari ku isi yose. Amakuru y'uko inzira yafashwe ari iyi, ari icyerekezo kindi kiva mu byahise, amacakubiri, uvangura, bya bindi byose byarangiye, ariko noneho n'ibiri gukorwa uyu munsi bikagaragarira buri wese, noneho uhitamo agahitamo, ariko atavuga ngo ntabwo jyewe nabimenye. Niyo mikorere muri za nteko z'abaturage, nta urenganiramo hakurikijwe ko atarahari ntawe, ahubwo aho ubu ngubu urugendo rugeze heza cyane, ku buryo niyo bajya kureba ufite ikibazo, ibyo bintu ntabwo biza kumva ngo yavuye he, yaje ryari, ese yaje ejo bundi, ese yahageze mbere, bazi yuko uburenganzira babunganya. Ntabwo rero biduteye impungenge, ariko aya makuru agomba kugera no kuri ba bandi yatubwiye bakiriri, yavuga ati niza sinzabona aho njya, kandi noneho nk'uko babivuze igihugu kirahari, uzasanga papa na mama batagihari, nta n'ukwereka, ariko igihugu kizakwereka, kiguha umurongo, kikwereka aho wanyuze. Murakoze cyane. Igihugu kirahari kandi gihari kuri mwese, kuri buri wese uje, ariko atavuga ngo ndakibamo abandi badahari. Ngira ngo icyo nacyo bakigarutseho, ntabwo twareka kubivuga. Kandi muri iki kiganiro ku kwibohora mu mitekerereze no gufata icyerekezo, bavuze ngo ntawe uzashimirwa ko yabaye igikoresho. Ubwo byagiye muri past, ariko nta n'uzabishimirwa in the future. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ukuboko ko hanze nta nubwo ari mu ntwaro, icya mbere ni mu ntwaro kuko muri Afurika ntabwo zicura cyane cyane nka ziriya, kuko ziba zizwi naho zaturutse, ziba zanditse. Kandi ubundi hari ikintu bita diviziyo. Diviziyo ni ugushyiraho gahunda. Erega hari ikibazo rero, reka nkibabwire uko kimeze. Muriho muraseka. Mu binyamakuru, ikiganiro utegurirwa na radiyo Rwanda. tubasuje tubifuriza umunsi mwiza wo kwibohora k'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Tubahaye kandi ikaze mu kiganiro cya none mugezweho nk'uko bisanzwe na Nyirarukundo Xavera hamwe nanjye Jean Daniel Sendayigaya. Nacyo kiganiro cya mbere cy'uku kwezi kwa Nyakanga, kuri tariki ya 4 Nyakanga imyaka 26 irashize abanyarwanda bibohoye. Jean Daniel, ibinyamakuru birimo imvaho nshya biti kwibohora ku nshuro ya 26 kubizihizwa hatahuwe imishinga yashowemo akayabo. Iki kinyamakuru cyandika ko insanganyamatsiko yo kwibohora ku nshuro ya 26 igira iti kwibohora twubaka u Rwanda twifuza. Uyu munsi ku rwego rw'igihugu urizihirizwa mu karere ka Nyagatare, katoranyijwe kubera ko gafite imishinga 10 yuzuye y'ibikorwa by'iterambere bitahwa ku mugaragaro. Ni ibikorwa biherereye mu mirenge ya Tabagwe, Karama na Gatunda. Muri iyo mishinga harimo ibitaro bya Gatunda byuzuye bitwaye miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda, stade ya Nyagatare ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 3500, imihanda, amashanyarazi, ikigo cyashyiriweho guteza imbere ubumenyi ngiro n'ibindi bikorwa bitandukanye. Jean Daniel, mu murenge wa Tabagwe, akagari ka Kaborogota, ahizihirizwa uyu munsi ho huzuye umudugudu w'icyitegererezo wa Gishuro ugenewe kuba urugo rushya rw'imiryango 64 itishoboye. Xavera Tito Rutaremara ati urugamba rwo kubohora u Rwanda rwasoreje mu Rundi. Iyi mpuguke mu bya politiki akaba n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda avuga ko ababohoye u Rwanda bisanze bafite umukoro utoroshye wo kubohora igihugu kitagifite ubuzima. Mu kiganiro agiranye n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, Tito Rutaremara yavuze ko kubohora u Rwanda byari byiza, ariko kubera ko abantu bari barashize ingabo za RPF inkotanyi ngo ziyemeje kurwana urugamba rushya rwo kubaka igihugu, hari narwo rumaze imyaka 26 kandi rukaba rugikomeje. Yagize ati kumara amezi menshi ubona abantu bapfuye, ubona imbwa, ubona igihugu cyasenyutse, byari bigoye, ariko igihugu kibohorwa wabonaga abantu barembye, abo inzara yishe, ariko bahura n'inkotanyi bakazihobera bakazisekera, nibwo wabonaga ko abantu babohowe.
nibwo wabonaga kandi ko ahubwo urugamba rutangiye, urugamba rwo kubaka igihugu gishya. yakomeje avuga ko urugendo rwatangijwe n'ingabo za RPA inkotanyi hari umurage buri munyarwanda wese hagomba guha agaciro mu rwego rwo kurushaho kubaka igihugu kibereye buri wese kizira politiki y'urwango n'amacakubiri. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shyaka Anastase watangaza ko kwizihiza isabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 26 bibaye mu bihe bidasanzwe byo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 ari nayo mpamvu bikorwa mu buryo budasanzwe. ngo birakorwa mu buryo budasanzwe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Abaturage bakaba basabwe gukurikirana umuhango mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga aho baherereye iwabo. Duhindure ingingo twerekeze amaso mu kinyamakuru Figaro mu nkuru igira iti impamvu zirindwi zatuma usura u Rwanda. Ni nabyo banditse mu gifaransa ngo 7 raisons de partir à la découverte du Rwanda. Ikinyamakuru Figaro cyanzika kivuga ko u Rwanda ari igihugu cy'imisozi igihumbi ndetse umwaka ushize kikaba cyarasuwe na ba mukerarugendo bagera kuri 1,700,000 kuko bikubiye mu mibare y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Nk'uko dukomeza kandi tubisoma muri iki kinyamakuru, u Rwanda ngo ni igihugu cyizewe muri Afurika gifite ubukungu bwihuta ugereranije n'ibindi bihugu bya Afurika. Muri 2019 ngo bwazamutse ku kigero kiri hejuru y'8%. Ikindi Figaro ivuga ku Rwanda nuko ngo hari igihugu kitazahajwe cyane n'icyorezo cya COVID-19 ugereranyije no mu bindi bihugu ndetse ubu kikaba cyaratangiye kugenda gikomorera ibikorwa bitandukanye byari byarahagaritswe hagamijwe kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19. Figaro yandika kandi ko kompanyi y'indege ya Brussels Airlines yo mu gihugu cy'Ububiligi nayo yiteguye gusubukura ingendo zayo zerekeza i Kigali mu Rwanda guhera tariki ya 14 z'uku kwezi kwa karindwi, ikazatangira ikora ingendo 3 mu cyumweru ziva i Brussels mu Bubiligi ziza hano i Kigali mu Rwanda. Muri iyi nkuru iki kinyamakuru Figaro hari aho kigera kikabwira umusomyi wacyo amahirwe atakwitesha mu gihe yaba agiriwe ubuntu bwo gusura u Rwanda. Icyambere ngo mukerarugendo wagera mu Rwanda ntabwo yagenda adasuye ingagi zo mu birunga. Icya kabiri ngo ni ugusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali kugira ngo amenye amateka y'u Rwanda bityo ahe n'agaciro ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Icya gatatu mukerarugendo atakwitesha mu Rwanda ngo ni ugusura pariki y'igihugu ya Nyungwe akirebera urusobe rw'ibinyabuzima biyirimo, akagenda no ku kiraro cyo mu kirere kihubatse gifite uburebure bwa metero 200 kikaba kiri kuri metero 70 uvuye hasi ku butaka. Icya kane ni ukwinywera ku ikawa y'u Rwanda ngo yahogoje amahanga kubera uburyohe bwayo. Mu kwanzura iyi nkuru yacyo ikinyamakuru Figaro cyandika ko mukerarugendo wasuye u Rwanda atanakwitesha gutembera umujyi wa Kigali nawo wahuruje amahanga kubera isuku iburanga. Iki kinyamakuru kiti Jondanye kiti Kigali est une capitale soignée comme un jardin anglais où aucun papier ne traîne par terre. Mbese ngo Kigali ni umurwa mukuru usukuye nk'ubusitani bwo mu Bwongereza aho udashobora kubona umwanda mu muhanda. Dufashe hasi iki kinyamakuru Figaro Xavera twongere twegure imvaho nshya mu nkuru yayo igira iti COVID-19 ukwitwararika k'u Rwanda kwatanzweho urugero hanengwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwashimye u Rwanda akanegura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umunyamerikakazi witwa Donna Edna Shalala akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye muri icyo gihugu cye cy'amavuko. Mu kiganiro aherutse kugirana na televiziyo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa MSNBC, Madamu Donna Shalala yagaragaje akaga abayobozi n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 ngo bitewe n'umubare w'abandura n'abapfa ukomeza kugenda wiyongera uko bwije n'uko bukeye, bigaterwa ngo n'uburyo iki cyorezo kitahawe uburemere bwacyo rugikubita. Kugeza ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze gutahurwa abarwayi ba COVID-19 bakaba 3,000,000 barimo abarenga 130 bamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. Ubwo yarabajijwe ku mibare ikomeje kwiyongera muri Leta ya Florida ahagarariye, Donna Shalala yavuze ko ngo bikomeje guterwa no kuba inzego z'ubuyobozi zitarafashe ingamba zihamye rugikubita, aho nta n'itsinda ryigeze ngo rishyirwaho gukurikirana abahuye n'abarwaye coronavirus. Donna Shalala akagira ati abantu 9,000 mu munsi umwe bakaba 29,000 mu minsi 7 ni akumiro. Ni ikigaragaza uburyo imiyoborere yatsinzwe ku buryo buteye ubwoba, harimo iya guverineri na perezida wacu. Bameya baragerageza gukora ibishoboka byose ngo bakore igikwiriye, ariko nta tsinda ry'abakozi dufite ryo gukurikirana abahuye n'abarwayi. Aha niwe yatanze urugero ku Rwanda agira atumva u Rwanda muri Afurika mu baturage 12,000,000 rufite harimo abakozi 60,000 bose bashinzwe gukurikirana abahuye n'abarwayi ba COVID-19. Twebwe ntidufite n'umwe.
ati twebwe ntidufite n'umwe kubera ukwitwararika guhagije n'imbaraga rwashyize mu guhangana n'icyorezo cya covid-19 ubushakashatsi buherutse gukorwa n'ikigo cy'abadage gishinzwe kurinda no guhangana n'indwara The Robert Koch Institute bwagaragaje ko u Rwanda ruri mu bihugu bikeya bya Afurika bidateje impungenge ku bijyanye n'icyorezo cya covid-19. uretse ibyo kandi no ku itariki ya mbere muri uku kwezi kwa Nyakanga umuryango w'ubumwe bw'uburayi wasohoye urutonde rw'ibihugu 14 gusa ku isi yose birimo n'u Rwanda bifite abaturage bemerewe kongera gukandagiza ikirenge cyabo mu bihugu bigize uwo muryango kubera ko ibyo bihugu bidateje ikibazo gikomeye ku bijyanye n'icyorezo cya covid-19. Ni nyuma y'uko uyu muryango umwe bw'uburayi wongeye gufungura imipaka yawo iwuhuza n'amahanga imipaka yari yarafunzwe kubera icyorezo cya covid-19 mu mezi 3 ashize. U Rwanda ruri muri ibyo bihugu 14 byizewe kubera ko bifite impuzandengo y'ubwandu bwa coronavirus nk'iyo mu Burayi ni ukuvuga nibura abantu 16 banduye ku baturage 100,000. Umugabane wa Afurika u Rwanda ruri kumwe n'ibindi bihugu nk'ibihe jondanye Algeria, Maroc na Tunisia. Ku mugabane wa Amerika ibihugu byemerewe kongera gukandagiza ikirenge cyabyo mu Burayi ni Canada na Uruguay. ahandi hasigaye ku isi abaturage bashobora kwinjira ku butaka bw'umuryango umwe bw'uburayi barimo abo mu bihugu bya Nouvelle-Zélande, Korea y'Epfo, Thailand n'Ubuyapani. naho ibihugu byatunguranye mu kutaba mu byemerewe kwinjira mu bumwe bw'uburayi birimo Brazil, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Turkiya, Ubuhinde na Israel. Uyu muryango w'ubumwe bw'uburayi ukavuga ko urutonde rw'abemerewe kuwukandagiramo rugomba kujya ruvugururwa buri nyuma y'iminsi 15 gusa. Ivyo navyo tubireke jondanye. Umukuru w'igihugu Paul Kagame ati ku munsi w'imperuka nzabona amanota meza kurusha abatinyuka kuduciraho iteka. Turabisoma mu kinyamakuru Jeune Afrique cyabyanditse kikabiha umutwe ugira uti Paul Kagame au jugement dernier j'obtiendrai de bien meilleures notes que ceux qui osent nous condamner. Bikubiye mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'umwanditsi mukuru w'iki kinyamakuru Jeune Afrique ariwe François Soudan kikaba cyaragarutse ku ngingo zinyuranye zirimo urugamba rwo kurwanya coronavirus, imibanire y'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo, imibanire yarwo n'Ubufaransa ndetse n'ibindi. Bwana Soudan yabajije Perezida Kagame uburyo u Rwanda rwabashije guhangana n'icyorezo cya covid-19 kizengereje isi ya none ariko u Rwanda rukaba rugaragara ko rutarazahaye ugereranije n'ahandi, maze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda asubiza ko abanyarwanda bakoze ibyo bashoboye byose. Ati gahunda ya guma mu rugo yaradufashije cyane kuko yatumye tubasha gupima abantu abaketsweho coronavirus bashyirwa hitaruye abanduye nabo bitabwaho baravurwa. Cyakora ubu mu kongera kugenda dufungura ibikorwa bimwe na bimwe byari byarafunzwe hagiye hagaragara ubwandu bushya ku binjira mu gihugu cyane cyane abashoferi batwaye amakamyo bikoreye ibicuruzwa byinjira mu gihugu imbere. Umunyamakuru ati ibihugu bine bituranye n'u Rwanda se byo byaba byarafashe ingamba zikwiye zo guhangana n'icyorezo. Perezida Kagame ati ntibikwiriye ko nagira uwo nshira urubanza urwo ari rwo rwose. Cyakora muri rusange njye nsanga abantu bose batitwara kimwe mu kibazo n'ubwo bose baba bakizi. Hari abagisuzugura abandi bakacyitaho. Icyo twese dukwiriye kumenya ni uko kurwanya iki cyorezo atari umukoro w'umuntu umwe ahubwo n'urugamba dusangiye twese. Imyitwarire y'igihugu kimwe igira ingaruka ku bindi. Muri make ubufatanye nibwo bukenewe. Muri icyo kiganiro kandi umukuru w'igihugu yavuze ko imibanire y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuguruwe ubu ikaba ari nta makemwe. Abajijwe ku mitwe yitwaje intwaro ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR na RNC, Perezida Kagame yasubije ko iyo mitwe ubwayo atavuga ko hari ikibazo gikomeye yateza u Rwanda kuko ngo nta bushobozi ifite. Umukuru w'igihugu yakomeje agira ati ahubwo ikibazo ni abayishyigikira mu nyungu zabo bwite bityo bakanahora bifuza ko iyo mitwe yagumaho kandi nyamara igizwe na bamwe bakurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, abandi bakaba baragiye bijandika mu byaha bya ruswa n'ibindi. Abo ngo nibo bagenda bavuga ko barwanira demokarasi n'uburenganzira bw'abantu. Ati ikibabaje ni uko abavuga ibyo bose nta wakwemera kuyoborwa n'ibandi cyangwa se umujenosideri. Naho ku bijyanye n'imibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa, Perezida Paul Kagame yasubije ko ibintu bikomeje kugenda neza kuva aho Ubufaransa butangiriye kuyoborwa na Perezida Emmanuel Macron. Ikindi ngo si ibintu byikoze gutyo gusa ahubwo habayeho ubushake bw'impande zombi. Ibyanditse ku Rwanda Xavier reka tubyanzurire kuri iyi nkuru ivuga ko ubutabera bwo mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi w'ejo kuwa gatanu bwashimangiye ifungwa rya dosiye ku ihanurwa ry'indege yari itwaye wari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Jeune Afrique iti kijondanye. Iti la justice française referme le dossier sur l'attentat contre l'avion de Juvenal Habyarimana. Mbese bisobanuye tugenekereje mu kinyarwanda ngo ubutabera bw'Ubufaransa bwongeye gufunga idosiye ku ihanurwa ry'indege ya Juvenal Habyarimana. Naho igitangazamakuru cya RFI cyo cyagize kiti affaire Habyarimana, la justice française confirme le non-lieu
bisobanuye tugenekereje mu kinyarwanda ngo iki ngo ku bijyanye n'iperereza ku wishe Habyarimana ubutabera bw'ubufaransa bwashimangiye ko bishyinguwe. ibi bitangazamakuru byandika ko urukiko rw'ubujurire rw'i Paris muri icyo gihugu cy'ubufaransa ariko rwashimangiye icyemezo cyo guhagarika iperereza ryari rimaze imyaka irenga 20 ku waba yarahanuye indege y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata 1994. ubwo umucamanza mu rukiko rw'ubujurire rwa Paris yatangazaga uyu mwanzuro nta byinshi yavuze jondanye uretse kugira ati la confirmation du non-lieu mbese ati twemeje ko iperereza rifunze. gusa ntiyatangaje impamvu urukiko rw'ubujurire rwashingiyeho narwo rubyanzura gutyo. RFI ikaba yaranditse ko icyo abacamanza bo mu bujurire bashingiyeho bafunga iryo perereza bizamenyeshwa impande bireba mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. ni iperereza ryatangijwe mu 1997 ariko mu kwezi k'Ukuboza kwa 2018 abacamanza bashinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba banzuye ko bafunze iryo perereza kubera ko ngo babuze ibimenyetso ko bashinjaga kubigiramo uruhare. none ku munsi w'ejo kwa gatanu nabwo urukiko rw'ubujurire rwa Paris narwo rwabyanzuye rutyo. dukomereze ku byanditswe hanze y'u Rwanda Xavera aho umwami Philippe w'Ububirigi yifuza ko igihugu cye n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bireba ahazaza bikadukora mu mwuka w'ubufatanye. ibi nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru birimo Rossoir, La Libre Belgique, Jeune Afrique, Le Monde, L'Avenir, Libération no mu bitangazamakuru bya African News hamwe no muri France 24 bikubiye mu ibaruwa uyu mwami yandikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi tariki ya 29 Kamena haburaga umunsi umwe gusa ngo Kongo yizihize isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge yagobotoye mu maboko y'abakoloni b'Ababirigi. byari bibaye rero ubwa mbere umwami w'Ububirigi yicuza ibihe bibi byaranze ubwo bukoloni bwo kuva mu 1908 kugeza mu 1960 ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Kongo Mbirigi. ibi bihe byari bikurikiye kandi ibya leta yigenga ya Kongo, leta independant du Congo yafatwaga kuva mu 1885 nk'akarima kihariye k'umwami w'Ababirigi Leopold wa kabiri kugeza mu 1908. bivuze ko uyu mwami Leopold wa kabiri yayimaranye imyaka 23 ari ntavurungwa ye. uyu mwami wa karindwi w'Ububirigi ni umwuzukuruza wa Leopold wa kabiri wabaye umwami wa kabiri w'icyo gihugu kuva mu Kuboza 1865 kugeza mu Kuboza 1909. umwami rero Philippe yicujije ubugizi bwa nabi n'ubunyamaswa bwakorewe abakongomani muri ibyo bihe by'ubukoloni aho bamwe bahinduwe abacakara abandi bakajya bacibwa amaboko mu gihe bahatirwaga gukora imirimo y'uburetwa. umwuka w'ububi bw'abakoloni bw'abazungu by'umwihariko muri Afurika wazuwe n'urupfu rw'umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Floyd wishwe mu mpera z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka yicwa n'umupolisi w'umuzungu wamushinze ivi ku gakanu akananirwa ubuhumeka jondanye. mu kwicuza kwe umwami Philippe yavuze ko azakomeza kurwanya yivuye inyuma ivanguraruhu iryo ari ryo ryose kuko ngo ari ryo nyirabayazana wo kuzura ibikomere byo mu bihe byahise. iyi nkuru yanzura ivuga ko uyu mwami yiseguye ku bakongomani kubera ko ibihe bya coronavirus byatumye atajya kwifatanya nabo mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge bwabo. gusa ngo azashaka umwanya ajya gusura icyo gihugu yavuze ko ari cyiza bihebuje. kuri uwo munsi tariki ya 30 Kamena uyu mwaka Xavera Perezida Tshisekedi yazamuye ku rwego rw'intwari z'igihugu cye Perezida wa mbere Joseph Kasavubu kuva mu 1960 kugeza muri 1965 ubwo ubutegetsi yabuhirikwagaho na Mobutu Sese Seko. Kasavubu asanze muri icyo cyiciro cy'intwari Patrice Emery Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo kuva tariki ya 24 Kamena 1960 kugeza yishwe tariki ya 5 Nzeri muri uwo mwaka. hari kandi na Muze Laurent Désiré Kabila perezida wa gatatu wa Kongo Kinshasa kuva mu 1997 kugeza muri 2001 ubwo yicwaga arashwe. ubwo tuvuze kandi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tunabasomere n'iyi nkuru ivuga ko igihugu cya Uganda cyemereye impunzi z'abakongomani zigera mu 3,000 kwinjira muri icyo gihugu. ni nyuma y'aho Uganda yari yarafunze imipaka yayo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu rwego rwo kugira ngo ibashe kugenzura ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus. iyi nkuru yo muri New Vision, Africa News, East African no muri The Guardian
igakomeza ivuga ko bikekwa ko izo mpunzi zaba zihunga imvururu zo gusubiranamo kw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi mpunzi zikaba zari zimaze ukwezi kose zikambitse ku mupaka w'igihugu cyabo na Uganda zitegereje ko zemererwa kwinjirira mu majyaruguru ya Uganda. Muri iki cyumweru nibwo zabashije kwinjirayo, ariko kandi ngo zigomba kumara iminsi 14 mu kato kugira ngo zisuzumwe ko nta coronavirus zinjiranyeyo. Kugeza ubu ngo impunzi 50 mu zihasanzwe zapimwemo iki cyorezo kimaze kugaragara ku bantu babarirwa muri 900 aho muri Uganda. Ishami ry'umuryango w'impunzi ryita ku mpunzi hasi rikavuga ko Uganda aricyo gihugu cya Afurika kiza imbere mu gucumbikira impunzi nyinshi kuko zisaga miliyoni imwe, ziganjemo izo muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba. Somalia irashinja Irani kuroba mu mazi yayo nta burenganzira yayihaye. Nindi ngingo iyi nkuru turayisoma mu binyamakuru bya Daily Nation, The Guardian, Middle Star no muri The New Arab. Ikavuga ko guverinoma ya Somalia yatanze ikirego cy'uko hari amato 100 afite ibendera rya Irani yabonywe mu mazi ya Somalia ari kwibamo amafi y'urwunyunyu yitwa tuna. Ifi nini yo muri ubu bwoko yikorerwa n'abagabo batatu, urumva ko ari karundura, na amafi afitiye akamaro umubiri w'umuntu kubera intungamubiri ziyabamo. Minisitiri w'uburobyi muri Somalia yavuze ko hejuru y'ikirego banageretseho no gusaba indishyi kubera ko ubwo burobyi bw'ubujura ngo bumaze imyaka myinshi bukorerwa mu mazi y'icyo gihugu. Si Irani yonyine jondanye Somalia itunga gatoki kuyibira amafi kuko na Pakistani, Ubuhinde na Sri Lanka nabyo ngo biroba rwihishwa mu mazi ya Somalia ari ku nkombe zireshya n'ibirometero bisaga 3200 ari nazo ndende muri Afurika. Nitwava muri Somalia tutababwiye ko ikinyamakuru The Observer cyanditse ko amatora y'umukuru w'igihugu yigijweho amezi 13 yose kubera COVID-19. Komisiyo y'amatora yaho muri Somalia yatangaje ko ikeneye nibura amezi 9 kugira ngo hibashe gutegura ayo matora yarateganyijwe tariki ya 20 gushyingwa muri uyu mwaka. Twerekeze muri Sudani y'Epfo aho perezida w'iki gihugu Salva Kiir yasabwe gushyiraho ba guverineri b'abagore. Ibinyamakuru birimo Sudan Tribune, El Watan, The East African na The Standard byanditse ko imirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore muri icyo gihugu arizo zivuga ko Bwana Kiir yanyuranije n'amasezerano y'amahoro ubwo yashyiragaho ba guverineri ba za leta, bikaza kugaragara ko harimo umugore umwe rukumbi. Bityo izi mirimbanyi zikaba zimusaba gusesa icyemezo gishyiraho abo ba guverineri bashya kugira ngo abashe gushyiramo n'abagore. Mu ntangiriro z'iki cyumweru perezida Kiir yashyizeho ba guverineri 8 bo kuyobora leta z'uturere 8 ku 10 zigize Sudani y'Epfo, ni nyuma yo kuzigabana hagati ye na Riek Machar wahoze ari mukeba we muri politiki, ubu akaba ari vice perezida wa mbere w'icyo gihugu. Ni ibintu kandi byafashwe nko gutera imirwi icyo gihugu hagati y'abantu babiri gusa. Salva Kiir na Riek Machar. Caroline Kibos ukuriye ihuriro ry'abagore baharanira amahoro aho muri Sudani y'Epfo akaba asaba Bwana Salva Kiir kwirukana abagabo batatu muri abo baguverineri bashya bagasimbuzwa abagore kuko ngo bitagenze bityo haba habayeho kunyuranya n'ibikubiye mu masezerano y'amahoro agena ibyo kugabana no gusangira ubutegetsi. Banki y'Isi yazamuye ibihugu bitatu bya Afurika ibigeza ku rwego rw'ibifite ubukungu buciriritse. Ibyo bita mu Rwongereza middle income countries. Ibyo ni ibihe jondanye? Ibyo ni Tanzania, Benin n'ibirwa bya Maurice nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru birimo African News, The Citizen, Daily News na Mwananchi. Kwa gatatu y'iki cyumweru nibwo iyo nkuru yatangiye kuba kimomo, aho banki yatondetse ibirwa bya Maurice nk'igihugu cyinjiza amafaranga menshi mu gihe Tanzania na Benin ubu bifatwa nk'ibihugu byinjiza amafaranga yo hagati na hagati. Ibyishimo rero byari byose muri ibyo bihugu uko ari bitatu, nk'aho perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yasakaje iyi nkuru nziza ku gihugu cye abicishije ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Perezida Magufuli avuga ko iyi ari intambwe ikomeye mu mateka kuko ngo bari barihaye intego ko Tanzania izagera muri iki cyiciro mu mwaka wa 2025 none bakigezeho muri 2020. Habura imyaka 5 iki gihugu cyinjiye muri iki cyiciro nyuma y'uko umusaruro mbumbe wacyo ku muturage ugeze hagati y'amadolari y'Amerika 6,000 na n'ibihumbi 3,955 ushingiye ku gipimo cya banki y'Isi cya 2018. Tanzania ikaba yungukira cyane mu bucuruzi bukoresheje icyambu cya Dar es Salaam, ubukerarugendo bukomeye hamwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umwaka ushize jondanye ubukungu bwa Tanzania bwazamutse ku gipimo cya 6.8% mu gihe muri 2018 bwari bwazamutse ku kigero cya 7%, bimwe mu bipimo byihuse mu kuzamuka ku isi. Abahanga mu by'ubukungu bakavuga ko ubukungu bwa Tanzania bumaze imyaka irenga 10 buzamuka kandi ngo bwakomeje kuzamuka n'igihe perezida John Pombe Magufuli yageraga ku butegetsi muri 2015.
ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bigakomeza inkuru yabyo bivuga ko muri 2005 umusaruro mbumbe wa Tanzania nk'igihugu wari hafi miliyari 14 z'amadolari y'Amerika, naho umusaruro mbumbe w'umuturage ku mwaka yari amadolari y'Amerika 375. Banki y'isi kavuga ko ubwo Perezida Magufuli yajyaga ku butegetsi umusaruro wa Tanzania wari wikubye gatatu ugeze kuri miliyari 43 z'amadolari y'Amerika, naho umuturage ugeze ku madolari 947 n'amadolari y'Amerika. Ko kuzamuka ntabwo byasubiye inyuma, umusaruro mbumbe w'umuturage wa Tanzania ku mwaka wavuye ku madolari y'Amerika 947 muri 2015 maze uragenda ugera ku madolari y'Amerika 1050 muri 2018. Tanzania ubu ni ya kabiri mu bukungu muri Afurika y'Uburasirazuba, ikaba yasanze Kenya mu bihugu by'ubukungu buciriritse ari nabyo bibiri gusa byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba biri muri iki cyiciro. Ibyo nabyo tubireke. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yashyize Madamu Cristina Duarte wo muri Cap Vert mu mwanya wo kumubera umujyanama wihariye ushinzwe umugabane wa Afurika. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Observador, Huffington Post, Bloomberg, The Sun hamwe na Xinhuanet byanditse ko ejo bundi kuwa kane hari uyu mugore yasimbuye Biense Gawanas wo muri Namibia wari umazemo imyaka 2. Cristina Duarte wabaye minisitiri w'imari mu gihugu cye kuva muri 2006 kugeza muri 2019 ni umwe mu banyabwenge 9 bafashije Perezida Paul Kagame mu mavugurura y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi nkuru igakomeza kuvuga ko bamwe mu bamwifurije amahirwe masa muri izi nshingano ze nshya harimo umunyagineya Bissau Dr Carlos Lopez nawe wari muri abo banyabwenge 9. Yifashishije urubuga rwa Twitter yagize ati kijondanye. Yagize ati mu myaka mike ishize twakoranye mu ikipe yari yobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakoze ku mavugurura y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Wakoze neza Christine. Ati wakoze neza Christine. Madamu Cristina Duarte yabaye kandi n'umwe mu bagize inama y'abaguverineri ba Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD ndetse n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FM. Abarusiya bemereye Vladimir Putin kuzakomeza kubategeka kugeza muri 2036. Ibinyamakuru byinshi byo hirya no hino ku isi nka Le Monde, Le Courrier International, The Guardian, Telegraph, La Croix, New York Times, The Japan Times hamwe na France Info na Echo News byanditse ko aya mahirwe yo kuguma ku butegetsi bwa Putin w'imyaka 67 y'amavuko yayabonye binyuze mu matora ya referendum ku itegeko nshinga yatangiye mu cyumweru gishize agasozwa tariki ya mbere y'uku kwezi kwa 7 ari kuwa 3 w'iki cyumweru. Amavugurura kuri itegeko nshinga akabateganya gusubiza kuri 0 manda za Putin mu mwaka w'2024 ubwo nibwo bizahita bimwemerera kuba yakongera kwiyamamariza izindi manda 2 z'imyaka 6 burimwe. Ariko rero ntabwo Vladimir Putin yari yatangaza niba azongera kwiyamamaza manda ye nirangira muri 2024 gusa yavuze ko ari ingenzi kuba afite ayo mahitamo. Putin amaze imyaka 20 mu butegetsi bw'Uburusiya nka perezida cyangwa nka minisitiri w'intebe. Nka perezida no kuva muri 2000 kugeza muri 2008 ubwo yasimburwaga na Dmitry Medvedev akamubera minisitiri w'intebe kugeza muri 2012 ubwo yasubiraga muri Kremlin ariyo prezidansi y'Uburusiya kugeza n'ubu ngubu Xavier. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barangajwe imbere n'uwitwa Alexei Navalny bamaganye ibyavuye muri ayo matora bavuga ko Putin ashaka kuba perezida uhoraho iteka ryose, ibyo bita mu ndimi z'amahanga ngo ikijondanye. President for life cyangwa president à vie, hagati aho ariko we arabihakana ntabwo abyemera. Uyu Navalny akaba avuga ko ibyavuye mu matora ari ikinyoma gikomeye kitagaragaza ugushaka ko batuye igihugu kivugwa nyine n'Uburusiya. Twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho perezida w'iki gihugu Donald Trump yisubiyeho mu rugamba rwo kurwanya coronavirus agashyigikira udupfukamunwa. Yari amaze igihe arwanya ibyo kutwambara ariko burya urugiye kera ruhinyuza intwari. Ubu nk'uko byanditswe na Telegraph, Washington Post, The Sun, Market Watch, Times of India na Wall Street Journal, Perezida Trump agira ati uko nakabaye wese igikiye udupfukamunwa. Donald Trump yakomeje kuvuga ko bidakenewe ko kwambara agapfukamunwa biba itegeko nk'imwe mu ngamba yo kurwanya ikwirakwira ry'ubwandu bw'icyorezo cya coronavirus.
aracyatsimbaraye kandi ku kuvuga ko igihe kizagera ubwandu bukazimira burundu mu gihugu cye cyugarijwe bikomeye muri iki gihe, aho abanduye babura 150,000 ngo babe 3,000,000, naho abamaze gupfa bo bari hejuru y'100,000. ni mu gihe ku isi yose abanduye bamaze kugera kuri 1,11,000,000 naho abapfuye bo barenze 520,000 kuva iki cyorezo cyakwaduka ku isi gihereye mu mujyi wa Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa mu mpera za 2019. Trump yatangaje ibyo kwisubiraho ku gapfukamunwa nyuma y'umunsi umwe umunyapolitiki wo ku rwego rwo hejuru mu ishyaka rye ry'abarepublicain amusabye kwambara agapfukamunwa nk'uburyo bwo gutanga urugero rwiza ku banyamerika. ubwo kuwa gatatu yari mu kiganiro kuri televiziyo ya Fox News niho Trump yavugiye ko uko yakabaye wese ashyigikiye udupfukamunwa. Abajijwe niba yakwambara agapfukamunwa yasubije agira ati mbaye ndi ahantu mu bucucike bw'abantu nakambara rwose. yongeyeho ko no mu gihe gishize abantu bamubonye akambaye. Bwana Trump yavuze ko nta kibazo byamutera kwambara agapfukamunwa mu ruhame ndetse ko hari ukuntu akunda uko agaragara iyo akambaye. ariko no Perezida Trump yongeye gushimangira ko adatekereza ko bikenewe ko kwambara agapfukamunwa biba itegeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngo hari ahantu henshi mu gihugu abantu basanzwe babayeho bahanye intera ndende cyane. Ati niba abantu bumva kabanogeye bakwiye kukambara. Trump rero avuze iki mbere se ahubwo mbere yaho mu kwezi kwa kane ubwo ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kurwanya no gukumira indwara cyatangiraga kugira inama abantu yo kwambara agapfukamunwa mu ruhame, Donald Trump yabwiye abanyamakuru ko iyo nama we atazayikurikiza. yagize ati ntabwo ntekereza ko ibyo rwose nge nzabikora. Ati ntabwo ntekereza rwose ko ibyo nge Trump nzabikora. Yakomeje agira ati kwambara agapfukamunwa mu gihe nsuhuza abaperezida, ba minisitiri b'intebe, abanyagitugu, abami, abamikazi, ibyo rwose simbyiyumvisha. Ariko Trump yakomeje gushimangira ko guhitamo gukurikiza inama y'inzego z'ubuvuzi ijyanye no kwambara agapfukamunwa ari icyemezo cy'umuntu ku giti cye. Mu kwezi gushize yabwiye ikinyamakuru Wall Street Journal ko abantu bamwe bambara agapfukamunwa nk'uburyo bwa politike bwo kumurwanya. Naho mu kwezi kwa gatanu ubwo yari yasuye uruganda ruherereye muri leta ya Michigan, Trump yabwiye abanyamakuru ko yakuyemo agapfukamunwa mbere yo kugera imbere ya za kamera kuko ngo atashakaga ko abanyamakuru bashimishwa no kukabona. Reka dusoreze kuri iyi nkuru yo muri Jeune Afrique na Africa News ivuga ko CAN 2021 yasimbujwe CHAN 2020 kafu yifata indi myanzuro ku marushanwa itegura. Ku wa kabiri w'iki cyumweru nibwo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika kafu yemeje ko igikombe cya Afurika cy'ibihugu cya 2021 cyagombaga kubera muri Cameroon mu mwaka utaha wa 2021 kimuriwe mu kwezi kwa mbere 2022. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama ya komite nyobozi ya CAF yateranye hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho yari igamije gufata ibyemezo no kwiga hazaza h'umupira w'amaguru wa Afurika nyuma y'uko ugizweho ingaruka zikomeye n'icyorezo cya coronavirus kibasiye isi dutuye. Perezida wa CAF uyu ni umunyamadagascar Ahmad yemeje ko iri rushanwa rizahuza amakipe 28 byimuwe bitewe n'uko kugeza ubu hakinwe imikino 2 gusa y'amatsinda yo gushaka itike yo kuryitabira mu gihe indi 4 isigaye byari biteganijwe ko izaba yarangiye mu kwezi kwa 10. Mu cyumweru gishize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ko umugabane wa Afurika uri mu batemerewe gutegura imikino mpuzamahanga kugeza mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Hemejwe ko CAN 2021 isimbuzwa igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu bihugu byabo ariyo CHAN 2020 cyagombaga kubera muri Cameroon hagati ya tariki ya 4 n'iya 25 Mata uyu mwaka wa 2020. Hemejwe kandi ko igikombe cya Afurika cy'abagore cyagombaga kuba mu gushyingo uyu mwaka gikuweho mu rwego rwo kugira ngo hitegurwe itangizwa rya Champions League ya 2021 izahuza amakipe y'abagore yo kuri uyu mugabane. Nuko dusoje jandanye, reka dushimire cyane aho twabanye muri iki kiganiro, ariko twongere tubibutse ko COVID-19 igihari, nimukomeze mwitwararike nyamuneka kandi mukurikize ingamba zose tugirwa kugira ngo tugihashye, harimo kwambara udupfukamunwa neza ugashyiramo n'izuru, harimo gukaraba intoki neza kandi buri kanya ukoresha amazi meza n'isabune, harimo guhana intera ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi kandi hagasohoka umuntu usohowe n'ikintu gikomeye koko. Ndetse kandi ikindi dore turi muri weekend, utubari n'insengero biracyafunze. Ndi Nyirarukundo Xavera wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya, tubifurije kugira weekend nziza ihuriranye n'uyu munsi wo kwibohora ku nshuro ya 26. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho na Radio Rwanda.